Aha, tubaye ikaze kuri gospel yacu, twizere ko mumeze neza kandi murimo gushima Imana cyane cyane muri no minsi itoroshye. Muri no minsi itoroshye turi mu rugendo rujya mu ijuru, ni nayo mpamvu turi kumwe n'abakozi b'Imana muri kureba kuri za screen zanyu cyangwa se kuri telefone zanyu, abakoresha laptop, abakoresha tablet, abakoresha telefone zisanzwe. Mwese tubaye ikaze, nitwa Ishema Christian. Nkuko twabasezeranyije tuzajya tubatumira abakozi b'Imana batandukanye mu ngeri zitandukanye, tugamije kumenya babayeho bate, bakuze bate, byagenze bite kugira ngo umurimo w'Imana bakora uyu munsi ugere ku kigero uriho none, byatangiye bite, bigeze hese, n'irihe somo bari kuzamuka uyu munsi, cyane cyane wenda mu muziki wa gospel, mu makorari, abahanzi abari kuzamuka babigiraho muri rusange. Ni muri urwo rwego turi kumwe n'abaririmbyi baratangira batwibwira, ariko mbere yaho gato murabanza mwitore mu nsenga, hanyuma dutangire ikiganiro cyacu tumaje gusenga. Ndabona bari kukureba, ubwo rero uradusengera. Dusenge. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye kuko wera kandi ukaba ukiranuka, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye ko wabanye natwe mu ijoro ryatambutse, tukaba tugeze iki gitondo twese turi amahoro, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimira ko twemereye ko tugera hano, tukaba tuje kuganira, dutanga iki kiganiro, udushyigikire kandi imitima y'abazabyumva izarushaho guhembuka, kubera ko twese turi mu rugendo rugana mu bwami bwawe, kandi dusaba kugira ngo uduhe kwezwa cyane no gukiranuka kugira ngo tuzabashe gusohora y'amahoro. Urakoze kubana natwe rero, kandi dusabiye umugisha umuntu wese uzumva iki kiganiro hakagira n'icyo gikora ku bw'ijambo ryawe. Tubisenze tubisaba Imana mu izina rya Yesu, amen. Alright, twakiriye bande rero, ubwo ndashaka kubaza umuntu waje uyoboye delegation y'abantu batatu. Niyo delegation ntowe ngo mwagize uruzinduko kandi mutaje mu gitondo, turabakiriye cyane. Murakoze cyane. Iyi delegation nk'uko bivuze n'injye uyoboye, njye nitwa Desire Bazirihe. Abo mwakiriye ni bamwe mu bagize korali Jehovahjireh. Korali Jehovahjireh ni korali ikora umurimo w'Imana, ivuga ubutumwa cyane mu ndirimbo zihimbaza Imana. Yatangiriye umurimo w'Imana muri kaminuza yigenga ya Kigali ULK. Rero nibo baje kuganira namwe uyu munsi wa none. Njyewe amazina nayavuze muri korali, ndi umwe mu bayobozi ba korali, nshinzwe ibijyanye na sound na media muri korali Jehovahjireh. Sound na media, yego. Hanyuma bikomeye cyane bigenga ubundi korali. Yego. Hanyuma n'aba bagenzi banjye twazanye nabo dukorana umurimo w'Imana, ariko nabo n'abagabo, reka bivugire. Harimo ingaragu, reka duhere hano ku mugabo. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Ndayisenga Ismael, nanjye nkaba ndi umuririmbyi wa korali Jehovahjireh, nkaba ndi n'umwe mu bayiyoboye, abashinzwe sociale, imibanire myiza yacu hagati muri korali ndetse no hanze ya korali. Ubwo iyo abafite igikorwa kigendanye n'amafaranga hanini cyane cyangwa se kigendanye no gutwerera, gusura, nkanjye ndahita ndwara nimba ahangaha uwo mupangi uburyo buri buze kusura. Reka twakire n'uyu. Nitwa Prince Shumbusho, hanyuma ndi umuririmbyi wa korali Jehovahjireh, mbarizwa muri departement ya media. Uracyari n'umusore Ukomeye cyane, birimo neza. Ntabwo uteganya guhindura status vuba? Ubwo nabuzwe n'iki ko biteganya mwa Christian? Niba udafite gahunda ko iba nta kantu uteganya wowe, ngenda teganya kandi bitari kera, ahubwo unyegere kugira ngo ngufashe ngugire inama. Uzambera pare. Hanyuma twakiriye korali Jehovahjireh, kubera ko nangiye kubasaba ngo muturirimbire, ariko hari umuntu wigeze kumbwira ngo aririmba ari uko ari kumwe n'abandi. Hari abantu turirimba ari uko turi kumwe n'abandi. Nanjye iwacu muri korali ndirimba ari uko ndi kumwe n'abandi. Buriya hari igihe ushaka kumbwira ngo ndirimbe, nkaririmba igitero kimwe mu ndirimbo imwe, hazana n'ikindi muri iyo ndirimbo, bigatandukana cyane.
reka tuganire kuri Jehovahjireh. Nyakubahwa Desire ushinzwe sound, ushinzwe no muri media, tuganirize kuri Jehovahjireh abantu batayizi cyangwa se abantu bayizi. Ndi kuvuga abantu batayizi wenda mu buryo buri inside, imbere. Bayibona gutya gusa ariko batayizi. Tuganirize gatoya kuri Jehovahjireh. Yavutse ryari, ivukira he, ivuka ari abantu bangahe, igitekerezo cyaturutse cyazanwe nande. Murakoze. Korali Jehovahjireh nkuko nari nabibabwiye muri introduction, ni korali yavukiye muri kaminuza yigenga ya Kigali iyereka. Kenshi ni no ku mazina yacu twitwa korali Jehovahjireh iyereka. Abantu benshi bakunze kuvuga ngo ni korali ya iyereka, ariko ni korali yavutse ubundi kaminuza yigenga ya Kigali igitangira. Hari ukuntu abantu bajyaga bajya nyine b'abanyeshuri bigaga muri kaminuza bajyaga bahura kugira ngo badapfusha umwanya wabo busa, bakavuga ati reka duhure dusenge. Rero korali Jehovahjireh nayo yavutse icyo gihe iyereka yakoreraga muri Saint Paul hano mu Kiyovu. Hanyuma hari abantu nyine bahuye baziranye, bamwe basengera ku midugudu mu itorero ryacu muri ADPR, dusengera muri ADPR Jehovahjireh twese. Noneho barahura, bakajya bahura bahujwe no gusenga. Ariko noneho murazi ko muri kaminuza habamo imiryango myinshi itandukanye igira ibikorwa bitandukanye bihuza abanyeshuri baba muri kaminuza. Rero muri kaminuza habamo umuryango w'abanyeshuri ba Pentecote. Icyo gihe mu yandi makaminuza yari ariho wenda nk'Ibutare, uwo muryango warahabaga. Noneho abo ngabo bahuye nabo baravuga ati ariko twebwe niba tukaba twahura turi 3 cyangwa 10 tukaba twasenga, kuki tutatekereza kuri icyo kintu. Batangira ari bakeya bakajya bahura basenga. Ubundi muri kaminuza habaho iyo abanyeshuri biga nyine habaho umwanya wa pause mu gihe nyine baba barimo kuruhuka ngo bongere gusubira mu masomo. Uwo mwanya rero no baprofitaga kugira ngo batapfusha ubusa, bagahura bagasenga bakaganira ijambo ry'Imana. Hanyuma baza gukura mu buryo hagiye haza abandi bantu baba joining, bakaza bagafatikanya gusenga. Noneho ariko hakaba ikibazo cyose niba turi bure tugasenga. Ubundi tumenyereye ko mu itorero ryacu niba hariho wenda igikorwa cyo gusenga cyangwa se cy'iteraniro habagomba no kuririmbwa indirimbo. Hitoramo abantu bake rero bakajya baririmba indirimbo zo mu gitabo. Izo ndirimbo zo mu gitabo, abo bantu bakeya batangiye baririmba izo ndirimbo zo mu gitabo, nibo bavuyemo korali Jehovahjireh tubona uyu munsi. Ubwo byumvikane neza, ubwo korali yatangiye ari nk'icyumba cy'amasengesho cyo muri iyereka. Iki cyumba cy'amasengesho kiza kubyara korali. Yego, cyari nk'icyumba cy'amasengesho kiza kubyara korali, ariko nanone ari abantu babandi nyine badafite icyerekezo, kwa kundi uvuga ati turaza kuririmba wenda indirimbo zo mu gitabo. Oya, buriya wenda korali ya niba ture ibifite icyerekezo, kuko hari ahantu usanga nko ku mudugudu ari korali ifite n'imbaraga rwose, ifite n'ibikorwa bigaragara, ariko bo wabonaga ko ari nka korali ari nk'abantu bagamije gufasha abantu baje mu materaniro. Niba hari abantu hari buze kuba nk'iteraniro, hakaba habonekamo kuririmba nk'indirimbo zo mu gitabo, hakagira abantu bari buze kuririmba izo ndirimbo zo mu gitabo. Ntekereza ko ntabwo wenda batangira nari impari, ariko ntekereza ko batari bafite gahunda nk'iyo wenda dufite uyu munsi. Bari bafite gahunda yo kuvuga ngo dufashe iteraniro turirimbe, badahimba indirimbo, kuko korali ubundi ibigomba no guhimba indirimbo izajya iririmba. Ntabwo bahimbaga indirimbo, ahubwo baririmbaga indirimbo zo mu gitabo, wenda bakaba baririmba n'indirimbo zo ku yandi makorali. Niba wenda ngiye mfite korali ndirimbamo ku mudugudu naraje kwiga muri iyereka, hakaba hari akaririmbo nakwigisha iyo groupe y'aba bantu, nk'uko tujya tubona ama worship team abigenza. Ariko noneho nyuma umurimo uza kugenda waguka. Batangiye Amateka tubwira ko batangiye ari abantu 15 bishyize hamwe gutyo, ariko noneho bakajya basenga. Nta zina bagiraga, barazaga bagahora gutyo nyine bitwa ko ari abanyeshuri ba Pentecote baje gufasha abandi muri iyo kirite yo gusenga no guhimbaza Imana. Hanyuma abo 15 hagiye haza abandi banyeshuri baje kwiga b'Abakristo, bakajya babajoininga. Hanyuma baza kuzamuka
ubwo batangiriye muri Saint Paul muri 1998 mu 1998, hanyuma kaminuza iza kwimukira aho twitaga mu Gishanga hariya muri Kacyiru, niho bageze noneho batangira kwaguka baba benshi. Bamaze kuba benshi, ubwo uragenda tubwira n'imyaka hari ryari ibyo byose kwaguka ku buryo wabona nibura wenda tuvuga wenda nk'abantu bari hagati wenda ya 20 na 40 byari bimaze kuba muri 2003, hagati ya 2003 na 2005, kuko muri 2005 niho haje kubaho, bari bamaze kuba benshi, noneho batangiye no kugenda bahimba indirimbo, bataririmba za zindi zo mu gitabo gusa, mbega bameze nk'umutwe wa korali, ariko twabyita ko ari umutwe udashinga, ari wo gufasha kugira ngo ya community y'abanyeshuri ba Pentecote nyine itabura korali. Tumenyere ubundi nta mudugudu wabaho udafite korali yose, haba hagomba kuba hari abantu baririmba. Hanyuma muri 2005 bari bamaze kuba benshi barenze na 40, hanyuma nibwo bakoze amasengesho, nibwo muri 2005 habayeho guhitamo izina rya korali. Ariko tutaragera muri 2005 mutangira icyumba cy'amasengesho, sinzi ugenda muraza no kudufasha mutubwira igihe mwagereyemo na bagenzi bawe. Prince wenda biza yigezemo ejo bundi, ntago ari kera ntabwo ari kera cyane, par rapport wenda ya Desire ndetse na mugenzi we bari kumwe uyu munsi. Mbere yuko tugera muri 2005 mutangira icyumba cy'amasengesho, ese mwari mufite icyizere cyuko icyo cyumba cy'amasengesho koko kizabyara korali hamwe ku kigero kigera naho mugere naho mukayishakira izina, mukicara 2005 mukavuga ngo reka tubishakire noneho izina, twitwa izina ryacu? Mu bigaragara ntabwo bavuga ko hari icyizere cyari kiriho, uretse ko wenda twebwe abakristo dusenga, hari igihe ugera gutya ukabona intumbero y'ibintu urimo gukora, ukabona hari ishusho birimo kuguha bizageraho. Ariko twebwe ishusho twari dufite na bakuru bacu batubwira icyo gihe bari bafite, ni kwa kundi nyine abantu baza bakiga muri kaminuza, imyaka 4 yashira akajya mu buzima bwo hanze ya kaminuza akigendera, noneho hakaba hari abandi baje batangire mu wa mbere, nabo bageze mu wa gatatu, mu wa kabiri bagakomereza hahandi, nabo barangiza kwiga bikarangira gutyo. Niko ujye ubona wenda nandi makorali menshi yo mu makaminuza abameze. Niyo yari intumbero kuva twe tuzatuza twige dukora umurimo w'Imana nyine gutyo muri iyo community, nibirangira nyine twigire mu buzima busanzwe dusubire ku midugudu yacu. Niyo yari imeze nkaho ari intumbero yo gufasha ya community y'abanyeshuri mu kigo muri kaminuza. Niyo yari intego. Ariko nyuma byaje guhinduka, wenda naza kubabwira uburyo byahindutse. Ariko tugeze 2005 habayeho amasengesho yahuje abari abayobozi. Icyo gihe na SEP yari yaratangiye gukora. SEP n'umuryango w'abanyeshuri ba Pentecote biga muri kaminuza. Ubwo SEP iyerekana yari yaratangiye gukora, nibwo noneho korali bari mu kwezi bari muri 2005, mwaka wa 2005 niho korali yahawe izina. Bakoze amasengesho, bakuru bacu batubwira yuko habayeho guhitamo izina, ariko bemeza ko korali yitwa Jehovahjireh, bisobanura ngo ku musozi w'Uwiteka igitambo kizaboneka. Ni igihe Abrahamu yaragiye gutamba, Imana yamubwiye ngo najye ku musozi ajye gutamba igitambo, ariko agenda agomba gutamba Isaka. Hanyuma aragenda, ageze ku musozi aramaramaza neza kugeza nubwo Isaka yamubaje tse ko ndeba tujyanye ibikoresho byose bikenerwa mu gutamba, tukaba nta ntama yo gutamba dutwaye. Noneho papa we ariwe Abrahamu aramubwira ati Imana irishakira igitambo. Noneho bagezeyo ku musozi, Imana iza kubona ko Abrahamu yamaramaje, kuko yagezeho nyine agiye gutamba umwana we. Nuko ngo agiye kumusogota, yarangije kumushyira ku rutambiro, ngo Imana iramubwira ngo yabonye kwizera kwe. Hanyuma yohereza marayika aramubuza, amubujije ngo akebutse, ngo abona intama
yafashwe mu biti byari hafi aho kuri uwo musozi, ndumva ari uko bivuga, hanyuma ngo aba ariyo afata aratamba. Hanyuma ngo kuri uwo musozi niho Aburahamu yise Jehovahjireh, bivuga ngo ku musozi w'Uwiteka igitambo kizaboneka. urumva Jehovahjireh amagambo yisobanuye mu Kinyarwanda ukuntu ari maremare cyane biba ari birebire cyane. Reka tugarukanga tugeze muri 2005, ibyo byose nawe uzi, hari amateka uzi kuko nturi na mutoya, mwisi izina cyangwa se Jehovahjireh ibonye izina, intego noneho yari iyihe? Kuko mwatangiye ari icyumba cy'amasengesho, murabihinduye noneho muretse gusenga gusa mugiye no kuririmba. 2005 kuzamura intego yari iyihe? Urakoze cyane. Iyo korali imaze kubona izina n'icyerekezo kigenda gihinduka, n'umurimo w'Imana nawo ugahinduka, kubera ko urumva yari yatangiye ari korali yo mu cyumba, ariko iza guhinduka iba korali imaze kuba nkuru, abantu bamaze kuba 30-40, urumva ko bagenda bahindura imyumvire. Iyo korali rero imaze kubonerwa izina, byorohera abantu gutumira korali ikajya mu murimo w'ivugabutumwa. Hatangiye urugendo rwo gutekereza uko kwaguka mu gukorera Imana mu ngendo z'ivugabutumwa no gukomeza gusenga. Naho byahereye rero izina riraboneka, komeza gusenga no gukora umurimo w'Imana birazamuka, biza kugeraho naho korali itangiye kugenda mu ngendo z'ivugabutumwa, igakora sorti hirya no hino, na za ndirimbo ziraboneka, abantu uko bagenda bazamo indirimbo zigenda ziboneka nshyashya, kwa kuririmba izo mu gitabo bivaho, ahubwo korali Jehovahjireh igira umwimerere wazo w'indirimbo yihimbiye. Nta gihe mwigeze mutekereza ko urumva mwari mufite abaririmbyi ari nabo abanyeshuri biga muri Yerika, nta bantu babakunze se ngo batangire no kwifuza ko abajoininga batiga no muri kaminuza? Muri icyo gihe byagorana cyane, ariko mu mateka dufite kuko icyo gihe twari tutarajyamo, muri icyo gihe cya 2005 korali ntabwo yari yakamenyekana cyane ku buryo abantu bo hanze batiga no muri Yerika bifuza kuyizamo. Nubwo yari yamaze kubonerwa izina, ariko byari bikiri hafi cyane ku buryo yatangira abantu bayifuza cyane ngo baze kuyijoininga. Icyo gihe byari bitarakunda. Desire, murakuze, murazamutse, ndetse mutangiye gufata imitima y'abantu benshi, cyane cyane abanyarwanda bakundaga indirimbo zanyu. Twebwe kera twajyaga tuzumva kuri Radio Rwanda, muzasabwe buri munsi kuva saa 8. Ati ibyaye byose nari ndi mutoya muri za 2008 no 2010 gutyo 2009, hafi kuri Radio Rwanda bagira ikiganiro cyitwa izasabwe, cyakorwagaho n'umumama icyo gihe hari ku cyumweru saa 8. Bigaragara nawe ntabwo uri muto turi kugenda tubona. Hanyuma mukora indirimbo, kwanza gutekereza no kujya muri studio byaje bite? Byaje ryari? Indirimbo ya mbere mwakoze niba mubyibuka neza yari iyihe? Mu mateka ya korali Jehovahjireh hari abagabo tutakwibagirwa, tujya dushimira iyo turimo kuvuga ngo hari bakuru bacu dukesha amateka. Hari umugabo witwa Kampayana, ni umwe mu bayoboye korali Jehovahjireh mu ibyo bihe byari bigoye bitarafata umurongo. Hari umugabo witwa Pasteur Herma, ubu ni umuyobozi muri ADPR, n'umudamu witwa Magnifique yayibereye umutoza wa korali Jehovahjireh mu ibyo bihe. Icyo gihe rero muri 2005 bari bayifashe, bayisengera, bayiyobora. Harimo n'abandi bayobozi bafatanyije mu gukora umurimo w'Imana benshi. Uyu munsi wenda ntabwo bakiba muri korali, ariko bafite ibuye bashyizeho, itafari rikomeye bashyizeho. Tunabashimira nka korali Jehovahjireh, kandi nabo ntabwo, iyo ukurikije amateka yabo kareba naho bageze uyu munsi, hari ibihembe Imana yabahaye tukiri hano mu isi, bimwe tujya tuvuga n'abantu Imana yagiriye neza. Kandi pe na n'uyu munsi bacyari abakozi b'Imana, ni n'abantu bacu ba bugufi dushobora kugisha inama. Burya igihugu gifite abasaza burya ntabwo gikunda
kugira ibibazo cyane kuko kiba gifite abantu b'inararibonye bavuga ati umurimo wagendaga gutya namwe mugenda gutya. Abo bagabo rero n'abo bantu batuyoboraga Imana ibaha umugisha na n'uyu munsi batuba hafi bakadufasha mu gukora umurimo w'Imana bakatugira inama. Warumbajije uti korali ivuye hahandi muri 2005 igeze aho gukora indirimbo muri studio, ibyo byo byagenze gute? Korali Jehovahjireh nkuko yatangiye muri abanyamasengesho. Yego. Amasengesho yanyu akabavukamo korali mu gihe muri studio mute kandi mugomba gukoresha indirimbo mu masengesho. Nkuko mugenzi wanjye yari amaze kubikubwira, ntago muri 2005 iyo ngiyo 2006 2007 yari itara korali nyine izwi nkuko wari ubivuze ngo wenda ngo habe haza n'abantu bataraba muri yereka baze kuyinjiramo bayiririmbemo. Ntago ari korali wabona ko wenda ari korali yifuzwa. Ariko icyo gihe ikibatsi cyabo bagabo nakubwiye na timu babanaga icyo gihe barasengaga cyane, Imana ikagenda itanga amasezerano y'uko korali izayikomeza. Ngewe nagezemo muri korali muri 2008, mwaka wa 2008, nsanga nyine tugeze mu gihe cyagiye dutangiye gutegura kujya muri studio. Ntabwo hagati ya 2007 na 2009 kuko indirimbo ya mbere twakoze yasohotse mu mwaka wa 2010. Hagati ya 2007 na 2009 kugera dutsohora ya ndirimbo hari ahantu twigeze gusohokera tujya mu ivugabutumwa badutumiye iminsi 2. Indirimbo twahereyeho ni iriya ndirimbo ivuga ngo kugira ifeza n'izahabu. Nziza cyane. Iyo ndirimbo twarayisohoye bwa mbere, abantu barayikunda, dufashwa n'umuntu wari perezida wa sepu ya Yereka witwa Justin Hakizimana, yari umuvugabutumwa akora no kuri radio Mucyo. Ataraba pastor, atarasengirwa kuba pastor cyangwa oya ntago ari pastor, ariko ni umuvugabutumwa. Nicyo gihe ari umuvugabutumwa yakundaga korali akatuba hafi, nubwo yayoboraga sepu Yereka ariko yabaga hafi korali mu bikorwa byose korali yateguye, yaba gusenga yaba utuntu twose akaba ari hafi. None tugikora iyo ndirimbo igisohoka ayumvise aravuga ngo hoya ngo nimuyimenyeshere kuri radio turebe na feedback. Akishyira kuri radio yewe abantu barayisabye, abantu bayisamira hejuru baravuga ngo iyo korali ni yahenguse ngo ifite izindi ndirimbo. Nuko natwe bidutera gukora cyane. Nari ndimo nkubwira ko rero mu icyo gihe hagati ya 2007 na 2009 na za 2005 ntago ari korali yo kwifuzwa. Hari ahantu twasohokeye ntago ndi buhavuge mu kiganiro twarasohokeye badutumiye iminsi 2 tugezeyo batwima indirimbo badutumiye nka korali, twasenze twarepese tujyayo batwima indirimbo banga ko nyine bakamera nkaho bati bega ni nkuko bavuga ngo nka korali ya 5 ku mudugudu iriya ntago iri buririmbe, kandi badutumiye bitanze badutekeye badusasiye twarayeyo. Ubwo nta muntu ntashaka kwibaza kuko babatumiye wenda muri abanyamasengesho, abamenyeye ko abanyamasengesho wenda bari babatumiye kugira ngo muze musengere igiterane. Ntago bari badutumiye nk'abantu baza gusengera igiterane. Hari ukuntu utumira umuntu waramwumvise abantu bamuvuga bamuzi, ariko wamubona fizikara kugezeho ukavuga uti no muntu nta kintu ari bumve rwose, nta kintu afite. Ni nako rero uwo munsi byagenze. Ariko ndibuka ko twari dufite imbaraga zo gusenga, twarasengaga icyo gihe. Uwo munsi kwa gatandatu twagezeyo nyine turaririmba, nyine ntibyagenda neza ariko twe twumva ntako tutagize. Iryo joro twaraye dusenga, ntago twaryamye, twaraye dusenga turavuga ngo Mana dufashe tugire ikintu duhaba abantu batwizeye bakadutumira, nibura hagiriye igikoreka. Buracya ku cyumweru bigenda kundi materaniro ya mbere. Noneho mu materaniro muri konseri Imana iramanuka iradushyigikira, baduha konseri turayiyobora. Twari dufite ari umupasiteri wabaga muri korali, n'uyu munsi aracyabana natwe, numwe mu bayobozi b'abaterankunga bakora Jehovahjireh, nawe yize muri Yereka. Icyo gihe afata mikrofone ayobora konseri.
turaririmba abantu barapfa tugiye gutaha, umushumba w'ururembo aho hantu afata disikuru avuga ngo ibi bihe hari ndumva icyo gihe hari muri 2000, twagiye muri 2009 aho hantu, arangije atubwira ngo ibi bihe tugize muri iyi concert nabiherukaga mu mwaka w'1993 mbere ya jenoside yakorewe abatutsi. Byari ibihe bidasanzwe, abantu baho bose baravuga ngo korari turayiherekeza, mbega twari twabaye navuga ni mu ntara yo mu Rwanda ariko ntabwo intara yo ndayivuga, ni mu ntara y'uburengerazuba. Baduherekeza bafashijwe, baraduherekeza tugenda ibirometero bigera muri 25-30, batwishimiye bumva tutatandukana nabo bitewe n'ibihe byiza twagize. Bari batwibye indirimbo. Nta bantu bakomeretse icyo gihe muri korari? Oya, nko ku munsi wa mbere bakomereka kandi se kabura. Buriya reka nkubwire, hari igihe umuntu ashobora kukureba akavuga ngo nta kintu wamuha, nawe wakwireba koko ugasanga kwa kunda abisirayeli bagiye gutata igihugu cy'isezerano. Urazi ko bari abantu bagiye 12, muri 12 bose hari inkuru bahurizagaho ivuga ko basanze ari igihugu cy'abantu barebare b'abanaki, bo birebaga bose barirebaga bagasanga ngo bameze nk'inzige. Niko kwari ukuri, ariko noneho hakazamo ijambo ryo kwizera rivuga ngo bari Yosuwa na Kalebu bavuze, baravuga ngo nubwo ari barebare tubareba tukabona tumeze nk'inzige, ariko niba Uwiteka twishimira kiriya gihugu azakiduha, tuzabarya nk'umutsima. Natwe rero warireba ukavuga uti kabisa kuba batwimye indirimbo nabyo rwose bifite ishingiro, kuko mu ndirimbo twanaririmbaga icyo gihe hari twarimbaga n'indirimbo zitari zacu, kuko amemo ntabwo atumira korari ngo ujye ahantu imara iminsi 2 nibura. Uyu munsi ushobora kugenda uvuga uti ndakora practice y'indirimbo nibura 20, uvuga uti izi ziranjyana zingarure. Ariko icyo gihe twaragendaga wareba ugasanga mu ndirimbo za korari bwite inyinshi ni nka 7 bwite, hakabaho tugeze tukaririmba muririmba indirimbo 5, tugahita turirimba nk'ebyiri zacu, ugahita ukubitamo iy'ahandi, ugahita ukubitamo niyo mu gitabo, bikaba birarangiye. Ubwo se koko wa mugani aba bantu urumva ari ikintu bari bafite. Reka baze Prince nk'umunyamakuru uyu munsi wenda nubwo ari umuririmbyi wa korari Jehovahjireh, ariko ikibazo arihangana se nk'ugisubiza, kutabaha indirimbo, kutababwira ngo baririmbe ku munsi wa mbere, uwa kabiri mu materaniro babima indirimbo, ku bwawe ubibonamo iki? Ubuke bw'indirimbo, kuba abantu wenda ubona nta kintu bafite mu buryo wenda bwo kuririmba, bafite indirimbo ariko wenda ntabwo zishobora kugira icyo zifasha cyane abakristo wenda bitabiriye concert. Kutaririmba rero, kutabaha indirimbo ku munsi wa mbere n'umunsi wa kabiri bakazibaha muri concert, ni ubuke bw'indirimbo cyangwa nuko n'ibyo bari bafite bitafatikaga? ngo Christian ngewe nkurikije nyine uko amateka bivuga, ntago navuga ngo nubuke bw'indirimbo, kuko aho bari batumiwe ntago bari bazi umubare w'indirimbo korari yazanye. Ahubwo iyo witegereje usanga bo bari babatumiye basa naho bagendeye ku makuru bakuye ahandi hantu. Naravuga ati hari korari imeze gutya iririmba neza, ariko baza n'urugero nimba bari baje n'icyo gihe n'ubuzima ntago bwari bumeze neza, bakaza wenda bambaye n'ama-uniform ari mu t-shirt tudahuye tutajyanye, bo babareba. Ntekereza ko kubima indirimbo barebye isura gutya ku maso, babareba ku maso bakavuga ati abantu urwego bariho nta kintu bafite, urumva. So bagahera aho nta kuvuga wenda ngo babimye indirimbo bagendeye kuba bafite nnya cyangwa nyinshi. Mu by'ukuri ntawe bari bigeze baganira nawe ngo babaze ati se mufite indirimbo zingahe. Urabizi yo korari yakoze ivuga butumwa, iyo bagiye kugera aho ngaho nta muntu n'umwe, sinzi nimba hari aho bijya biba ku buryo urwo rusengero rw'abatumiye rushobora kohereza intumwa ngo babaze ngo mbese muzanye indirimbo zingahe. No, ahubwo bo uko bababonye musohotse mu modoka, umva bavuze ko ari burengerazuba, bari bagiye n'imodoka bavuye i Kigali, ngo nimba baragiye wenda na Hirigisi n'urugero bakabona bavuye muri Hirigisi hejuru,
bakabona hari abambaye bimeze ukuntu mbese nawe urabyumva nkabona aba ni korari zije yikoreye agapiyano kamwe batekerezaga ko ari korari n'imigozi ibintu nk'ibyo ngibyo mbese ubundi barebye ishusho y'ibigaragara uko bari bameze muri icyo gihe nicyo bagendeyeho baravuga ati aba bantu sinzi niba twabaha n'indirimbo bakaririmba wenda hari n'igihe banageze no kuri urwo rusengero bagezeho bagasanga na korari bahasanze ziri ku rwego rwo hejuru kubarusha mu bigaragara gutya mu bigaragara inifomo ibikoresho barimo barakoresha nyine biri ku rwego rurenze urwa Jehovahjireh y'icyo gihe yari igiye nicyo ntekereza cyatumye babeba indirimbo kuru ntabwo ntekereza ko barebye ngo bafite indirimbo nke ahubwo bo barebye n'amaso y'umubiri mu bigaragara baba baravuga ati abantu ntayo bari bafite muri ayo masaha kuko iyo baba bafite amaso y'umwuka mu by'ukuri bari bavuga ati aba bantu bashobora ntiturebe ibigaragara by'inyuma reka tubahereze umwanya basi noneho tuze kubima indirimbo ariko byibuze twabahaye umwanya bananirwe ariko bo barebye gutya ibigaragara inyuma batavuga ati abangaba nta kintu bafite kandi ikikwereka ko barebeye mu mubiri none se nyuma ko babahaye umwanya ikirere kigafunguka bakaririmba kugeza no ku rwego babirukankaho ibirometero birenga bingahe Desire tubwiye babaherekeje kubera ko bagiranye ibihe byiza papa ntabwo utekereza ko wenda Imana yari yateganyije ko muri buze gufasha abantu ku cyumweru bikaba ariyo mpamvu yenda bimye umunsi wa gatandatu no ku cyumweru kuko nta kintu kiba ngo gitungure Imana urakoze cyane nibyo koko ibintu byose biba biri mu mugambi w'Imana kubima indirimbo kuri uriya munsi mpamya ko nakorara ubwayo hari ikintu byayiteye kuko akenshi hari igihe nk'iyo mugiye nk'ahantu mugakora ku munsi wa mbere bikagenda neza hari igihe byo gusenga bigabanuka ahubwo mukumva ko mwiraye ko mwakoze neza muzakora neza uriya munsi rero wa mbere kubima indirimbo byatumye bafata umwanya uhagije wo gusenga barasenga Imana ikora igitangaza ku munsi ukurikiyeho uriya rero byari mu mugambi w'Imana kugira ngo Imana yigaragaze ibyo abantu barebeshaga amaso y'inyuma babone ko bitandukanye ni ukuri kuri imbere kw'ijambo ry'Imana ko nk'uko Prince yabivuze buriya bo bari biteze ko iyo korari akenshi abantu bo mu cyaro bamva ko korari y'i Kigali ni korari ikize ifite ibintu byinshi rero babonye korari y'icyo gihe eje nko muri kahiyasi k'icyo gihe nta kandi kamodoka kari inyuma gapakiye ibyuma bo bespektingaga ko korari iza iri mu mamodoka nk'atatu ikaza ifite wenda ibyuma indi modoka ipakiye ibyuma noneho babona korarije ifite kasente mpamya ko icyo gihe nta na makitari yari ahari kuko no gucuranga nabyo ibyo gihe ntabyo n'abacuranzi bari nabo ahubwo ako ka diskete hari ka gakoresho kagokera ka diskete niko ubwo bari bitwaje noneho babarebera muri iyo sura ariko ubundi ntabwo byari bikwiriye kurebera umuntu mu isura y'inyuma ubwo ayo maso y'umwuka nubwo tuyahishwe bagombaga ko nimba batumiye korari bagombaga kubagerageza bakabaha nk'indirimbo imwe uwo munsi ariko Imana yo yari yateganije ko uwo munsi wa mbere ni umunsi w'amasengesho ntabwo wari umunsi wo kuririmba ku Mana nubwo abakorari yari izi ko igiye kuririmba iminsi ibiri ariko nk'uko yari korari yatangiye mu masengesho umunsi wa mbere Imana yari izi ko ari umunsi wo gusenga ahubwo bagafata ikirere imbaraga bavanye muri uwo munsi wa mbere rero nizo zakoze igitangaza ku munsi wa kabiri mpamya ko uwo munsi wa kabiri aho hantu bari bagize inyota buriya harimo n'ababaricu bavuga ngo iyo tubaha n'indirimbo ku munsi wabanje ibihe dufite wenda nabyo byari kubaho rero byose wari umugambi w'Imana kugira ngo Imana yikorere igitangaza ahubwo batahe korari itahe abo bantu bakikunze bayifitiye urukundo rwinshi bagire n'inyota yo kuzongera kubatumira ubutaha Desire dusoza kuri iki kintu byari byose abantu mubana muri korari ubazi ushaka kugira intege nke abantu twese tugira intege nke tuvugisha nta bantu baguyemo bake bati aba baturage koko batwima indirimbo tuvuye i Kigali badutumiye nitwe bashyitsi bakuru abantu bakagwa bake ariko mukaza nk'abayobozi of course mugomba kubagarura mu nzira ijya mu ijuru mukababwira ati mwikarume cyangwa se mutekereze kuri situation ariko ibaye aka kanya ariko none mutekereze ku Mana munasenge
Christian mu by'ukuri wenda abantu badukurikira babyumve neza bisobanuke neza uburyo batwimyemo indirimbo wenda ntabwo ari kuvuga ngo twarahageze turicara bararirimba ni uburyo kamemu niba korari bayitumiye ubuzi ko nibura korari niba round ya mbere barahawe nk'indirimbo enye ya kabiri eshatu gutyo ariko ntabwo ariko byagenze baduhaye indirimbo bakaduha nk'indirimbo imwe korari yaho bakayihenye urabyumva niko kwa kutwima indirimbo nyine ntitwaririmba ariko mu by'ukuri nk'uko mwene data bikubwiye nta kintu twari dufite mu bacuranze nari ndimo ni njyewe na Mucyo na Eraste n'umusara cyacuranga na Mucyo acuranga na nundi mugabo twabanaga witwaga Damascene ubu ngubu asigaye bimuhanga twajyanaga diskete twaba dufite diskete tugacuranga n'amagitari tukayikurikira urumva noneho wa mugani nkuko Prince yabivuze hari korari imwe nzi yigeze kujya ahantu yenstara ibyuma kubera ubwinshi bwabyo umuntu arabireba ibyo byuma arabireba bimutera gukizwa abona ukuntu barimo gucacana barimo kwinstara aravuga ati ibi bintu byose nibije kuvuga Imana ati iyo Mana ndashaka kuyimenya yahagurukije abantu Kigali bakazana amamodoka yuzuye ibyuma bakaba umusozi wose bawinstara ibyuma byonyine ubwabyo bivuga ubutumwa ariko icyo gihe twebwe urumva n'icyo gihe nari ndi muri sound nyine twari dufite utubafure tubiri na kampuri mixeri n'utumikorofone nka 5 natwo twahawe n'umupapa witwa Valente Kamayirese n'umupapa w'inshuti yacu umudamu we turarimbana muri kwa Jehovahjireh ariko icyo gihe nyine yatubaga hafi nawe nyine akatubwira ati muze nyine ndebe ukuntu mbaranje utubafure dutoya nayo tikeza korari vuye Kigali giye ahantu bakabonizanya bafure ebyiri na piano urumva byari ibintu yekena twayitaga synthesizer urumva ni ibintu byari kabisa bifite ishingiro kuba batatanga indirimbo rero warumbajije ngo nta bantu byaba byaragushije mu baririmbo mu mutima bakaremererwa mu by'ukuri ku isura ku maso warabibonaga ko byaremereye abaririmbi twaje tuje kuririmba ntibaduha indirimbo ariko bitewe n'ukuntu twari twaritegura urugendo tugiyemo tugiye gusenga tugiye mu ivugabutumwa abayobozi ba korari turangije nyine kwa gatandatu bahise baganiriza abaririmbyi baravuga ati rero ntabwo tumenye urugamba turimo kurwana urwari rwo twe kumva ko tugiye kuririmba ntabwo icyo gihe twavuga ngo nta kintu dufite uyu munsi niho bireba akavuga ati icyo gihe nta kintu rwose twari dufite ariko icyo gihe ubwacu twavuga dufite ibintu byo kuvuga byo gutambutsa nibareke tubivuge rero duhita dufata umwanya wo gusenga bituma na wa wundi waba wagize akantu ko kuremererwa muri we avuga ati ibintu reka tubisengere n'ubundi turacyafite umurimo n'ejo tuzakomeza abaririmbyi rwose tujya mu mwanya umwe twese turasenga urazi iyo twagiye muri sorti kuriya abantu baba bagiye kuruhuka kuryama nijoro kugira ngo bitegure igitaramo cy'ejo twebwe ntabwo twaryamye twarasenze turasenga turasoza twasoje mu masaa 8 y'ijoro dusenga abaho timu yivuga ngo irakesha ikomeza gusenga abandi bajya kuruhuka bakomeza gusenga noneho mu icyo gihe dusenga Imana rero y'amasezerano Imana ivuga turimo dusenga mu iryo joro Imana yaratubwiye ngo mwe kugira ubwoba ibyabaye ndabizi nabibonye ariko ejo nzabaha ibihe byiza rero ku cyumweru gitondo turavuga ngo turi ku ijwi ry'Imana Imana yavuganye natwe bya bihe byiza turabibura mu gitondo turabibura ariko nyine ya saa 6 tuvuye muri pause muri ya concert ya saa 6 bayiduhaye ngo tuyiyobore umwuka wera yaramanutse abantu barihana kugeza ubwo abantu bavuze bati ni mubahe indirimbo na za korari zaririmbaga bayiha indirimbo ngo ujye kurima ngo hoya indirimbo yacu ngo nimuyihereze korari y'abashyitsi nuko byagenze Imana ikora igitangaza nyine biba Jehovahjireh Uwiteka yishakira igitambo ubanza ari naho izina ryanyu noneho ryabaye accredité cyane mu buryo burushijeho so reka twikomereze mukoze indirimbo za mbere mukoze kugira ifeza ni indirimbo ya mbere mwakoze iranakunzwe cyane mwatubwiye ko Justin ari we wa mbere wayipromotinze
umunyamakuru mukoze n'indi bibahaye pressure yo gukora izindi ndirimbo zitandukanye. So mutubwire mwakoze izindi ndirimbo gute, ryari byagenze gute, ese kugira Ifeza we mwayikoreye rya byari mu 2008 byari byoroshye kubona studio mukoramo indirimbo cyane cyane mu buryo bwa audio, munatubwire uko byagenze nyine. Icyo gihe gukora indirimbo muri studio ntago byari bikomeye cyane nkuko twavuga wenda ngo birakomeye. N'ubu ngubu ntago bavuga ngo birakomeye kuko niba ufite igihangano ama studio arahari, studio zari zihari nabwo icyo gihe zarakoraga rwose kuko hari amakorari menshi y'icyo gihe yakoraga ukumva rwose pe yakoze indirimbo nziza kandi ukumva content iri mu iyo ndirimbo rwose irafatika wayihereza abantu. Rero twakoze album ya mbere irimo nyine kugira Ifeza, irimo ivuga ngo Uwiteka Imana Jehova, nagumamo niyo twayikoze icyo gihe. Niba uri muri Yesu neza gumamo niyo twazikoze kuri album ya mbere. Izo ndirimbo rero twarazikoze tujya kuronshinga audio. Tugiye kuronshinga audio twayikoreye launch kuri ADPR Kanserege hariya Kacyiru, niho twagiye kuyikora launch. Kubera ukuntu iyo audio yari imaze kumenyekana, album yose twari twarayitanze mu itangazamakuru, abanyamakuru bazicuranga kandi ari indirimbo wumva zifite ziryoshye, abantu bakumbuye, zifite ubutumwa bwumvikana bwiza rwose abantu bashaka. Umunsi twagiye gukora iyo launch nubwo ari audio nyine, nibwo twahise dufatiraho n'amashusho. Uziko igiterane cyatangiye saa 8, saa 7 urusengero rwari rwuzuye no hanze tukorari itarahagera tutaraza. Urusengero rwakubise rwuzuye baje kumva kureba abo bantu baje gupresenta izo ndirimbo. Ni bande abo bantu? N'abandi nibahe. Turagenda duhita dukora video ya mbere ihita isohoka. Noneho habaho uko abantu baza bakajya bavuga ati iyi ndirimbo ni ngiye video uzayikora, indirimbo mugende mukora izindi. Abantu baduha ku butunzi bwabo, badutera inkunga zikomeye. Indirimbo duhita tuyikorera amashusho, irasohoka. Igisohoka abantu bakajya baza ati mukomereza aho. N'indirimbo zigenda ziboneka ari nyinshi. Duhita ubwo ari muri 2012 duhita dukora album ya kabiri. Album ya kabiri iriho izina ndirimbo Uwiteka niwe Mana, iriho intwari, Yesu ni intwari, ni intwari ku rugamba. Ziza ari indirimbo nanone ziza zikompleta album ya mbere, ukumva mbega ni nka ya album ya mbere tararangira nyine igikomeje. Nayo tukirangiza muri 2014 duhita dukora indi yayo ivuga ngo umukwaraje harya siho hariho turakwemera. Ziza ari indirimbo abantu bakunze. Turangije dukora album ya 4 nayo irakundwa. Mbenga byaratwubatse iri album ya mbere bikorwa twakoze n'abantu bakadukunda batari batuzi. Byatumye gukora andi album bitworohera kuko abantu barazaga baba bati aba bantu baririmbye gutya bafite ubutunzi bw'izindi ndirimbo. Hari n'igihe twaga tutararirimba indirimbo, wenda twasohokeye nk'ahantu badutumiye tukajya mu ivuga butumwa. Icyo gihe noneho twari dutangiye kugira indirimbo nyinshi, tukagenda tukaririmba izacu bwite, tutaririmba izo mu gitabo. Ni ntabwo wongeye kubatumira se nanubu? Ntabwo barongera kudutumira. Ntabwo barongera kudutumira. Ntabwo barongera kudutumira, ariko tugira abantu baho badukunda. Iyo twagiye baba bari kumwe natwe, mbese indirimbo zacu batubwira ko zifite feedback nziza muri bo. Baratubwira ati rwose mwarakoze murakora cyane kugira ngo mube mugeze kuri urwo rwego. Rero byaratworoheye gukora album yandakurikiyeho kuko iyi album ya mbere yabaye nk'ikingura imiryango, bigeraho bibikiraro rwose. Tugira noneho ubutumire. Nyuma yaho twagize ubutumire ku Bujera biratunanira, kandi n'uyu munsi niko bimeze. Twagize muri 2012 twagize n'ubutumire tujya ni Burundi. I Burundi twagiyeyo tumarayo iminsi 3 dukora igiterane nyine i Burundi.
byabanje kutugora tukigerayo kuko urumva ntabwo ibyo twita danse zacu mu Rwanda mu itorero bo ntabwo ariko bameze. ntabwo bazemera bo urabona baririmba batuje abandi bantu. yes nka mbega nk'abantu bakuru twebwe rero twagezeyo biratugora ko twebwe twari tumenyereye kuririmba tugakora amaritime tugasimbuka bitewe n'uko ufashijwe burya n'umuco nawo ni ikindi ariko tugezeho umunsi wa mbere biratugora ku munsi nijoro umushumba twari twajyanye kubyina se bakababwira bati nyamuneka ibi bintu mubireke. Baratubwiye ntabwo aribo babitubwiye ariko nk'abantu binaha bari basanzwe bajyayo bajya mu kuvuga y'ubutumwa ari abapasiteri bacu bagiye mu ivugabutumwa ari abavugabutumwa baratubwiye bati mu bintu mugomba kwitondera hari igihe ushobora gutekereza ko urimo gukora twebwe hano n'aha nta kibazo ariko hari igihe ushobora gusimbuka wasimbuka ugasanga hari ibyo wangije hakaba mbega hari abantu gushije nuko turi bombarika ku mugoroba umushumba waza kuza aratubwira ati ko mbona ariko mumeze nk'abantu mufite ibintu mwanze gurekura byabafubiyemo ati rwose ni mwirekure mwisange wenda uzababona abarundi baje wenda nk'inaha cyangwa se nabo ujya ubareba kunuza mu biterane byabo kenshi bo ntago bagira ibintu byo gusimbagurika nk'ibyacu twebwe tubyina igisirimba simbagurika rwose kuva afashijwe ariko bo ntago ariko bigenda icyo gihe ndatekereza noneho muri no minsi byaranahindutse kuko mperutse kubona Niteo bose babireba akoreye concert mu Burundi yari afite ibihumbi 50 biri gusimbuka cyane cyane abantu b'urubyiruko. Ntabwo ntekereza ko wenda ugashobora kuba wenda ari concert runaka yari ibaye bigatuma wenda n'urubyiruko ruyitabira ari rwinshi rusimbuka kuko abantu wenda bakunda tebo bari benshi n'ibiki ariko wenda ubwo mu eglise bafite uko bakora ibintu biterwa na eglise bayatumiye umuntu ariko nka eglise iriya tuvuga ngo twebwe duhuje ya Pentecote hano nyine ushobora kugenda wajyayo ukavuga ko uturutse muri ADPR mu Rwanda bakakwakira nyine bakaguha igaburo ryera bakakwakira nk'urugingo rw'itorero nkuko natwe uwaho yaza kaza hano aje naha bakamuha n'umwanya akabwira ijambo ry'Imana ntabwo ari kwameza ariko nyine dufite ama churches menshi afite uburyo bahimbaza Imana butandukanye ushobora gusanga wenda nk'icyo giterane yari arimo wenda bitari ku butumire bw'abasanadeperi tubyite gutyo ariko naho twahagiriye ibihe byiza urumva bega ibintu bizamuye korari ku buryo kugeza uyu munsi mu bantu badukurikira hano muri East Africa abarundi n'abambere badukunda batwereza n'amakomenti kuri video dutanze bese abarundi benshi cyane kuva icyo gihe rero nyine twabaye nk'abagirana umubano nabo ukomeye mu bijyanye na gospel ku buryo baradukunda kugeza na n'uyu munsi indirimbo zakora Jehovahjireh na n'uyu munsi turacyarimo gukora kandi ntabwo tuzahagarara. Okay, wayigezemo muri 2008 ubwo n'abandi bari buze kutubwira of course igihe bagiye bayigereramo ariko ikibazo cy'amatsiko mwavuye muri Yerika uyu munsi Jehovahjireh ntabwo ikibarizwa muri Yerika nkuko kera byahoze ndumva iri kubarizwa mu itorero rya Gasave. Mwavuye muri Yerika gute igitekerezo cyaturutse he byagenze gute mwabiganiriyeho n'abayobozi banyu gute cyane cyane aba kaminuza ndetse n'abayobozi b'itorero ubwo ndavuga rya ADPR bakuru mwabiganiriye mute muva muri Yerika muza mu itorero rya ADPR mukabarizwa muri Gasave gute? Korali Jehovahjireh nyine nkuko ubivuze uyu munsi ntago ikibarizwa muri kaminuza yigenga ya Kigali mu muryango witwa SEP Yerika kuko icyo gihe twabaga mu muryango wa SEP nyine Yerika SEP ni communauté des étudiants pentecôtistes rero bya bihe byarakuze korali irakura abantu barayifuza ariko activite zacu zose tukazikorera muri Yerika ama practice tukayakorera muri Yerika ibintu byose n'ibyuma twagiraga twari dufite icyumba tubibikamo muri Yerika ko twagiye dutera imbere twagiye tubona n'ibyuma byo gukoresha ivugabutumwa noneho
generation yari izamuye korari, ubwo ni ya generation kuva 2007 kwa kundi twatangiye 2008 2009 2010 dusohoye album 2011 2012. Iyo generation itangira gusoza kaminuza, baravuga ati turashize. hakaba hari abandi bana barimo kuza baza nyine bagahita binjira muri wa muriro korari yacanye. Ariko buri hari ukuntu, nibyo natangiye nkubwira nti igihugu gifite abasaza kiba gifite, sinzi ukuntu babivuga mu Kinyarwanda, ariko kiba gifite ubutunzi bukomeye, kuko abasaza bagendera ku mateka, bakaba bakwigisha rwa rubyiruko bati hari kirazira, hari ibingibi mu bigendereho. Ariko icyo gihe twagiraga n'ibihe byo gusenga, tugasenga cyane, kuko korali Jehovahjireh yakomejwe n'amasengesho. Twarasengaga tugafata ibihe byo gusenga, kandi nk'uko Prince yageze kubikubwira, natwe wa mugani ntago urumva nk'icyo gihe muri 2008 2009 2010 twasohoye album ya mbere korali Jehovahjireh igizwe urubyiruko, abantu bubatse ingo bari nka 3% cyangwa 5%, mu gihe uyu munsi byari birinduye. Noneho ahubwo abubatse ingo muri korali Jehovahjireh uyu munsi ni nka 99 cyangwa 98% bubatse ingo, abasigaye nibo bakeya. Rero icyo gihe kugira ngo tuve muri yeruka, ya generation yari ifite ibintu imaze kubaka bimaze gukomera, irangiza kwiga. Ubona ngewe ndarangije, na Royiza bararangije, Royiza dirija korali. Abantu benshi bari bazi amakuru n'amateka ya korali, n'ibyo bintu Imana yasezeranyije bayifatiye runini, barangiriza rimwe kwiga muri yeruka. Kandi warangizaga kwiga, sepu yaravuga ngo niba urangije kwiga nyine genda ujye mu buzima busanzwe, cyangwa se niba uri bukomeze umurimo ujyuza, ariko ukomeze umurimo muri korali. Ibi ibintu bigoye kugira ngo dusige ibintu maze kubaka. Twari tumaze kubaka ibintu bigaragara, kandi hari n'amasezerano Imana ivuga ko korali izayubaka mpaka ikagera ku rugero na n'uyu munsi, kandi ntago turagera ku rugero twumva. Niyo mpamvu dukomeza gukora cyane. Icyo gihe rero habayeho kwa iyo generation irangije kwiga, abakomite, abayobozi ba korali baricara bati se tugende dusigire umurimo bano bana baje batangiye, se bazabasha kubihagararamo neza? Ariko natwe tukumva ibintu tumaze kubaka, ntago twabita gutyo ngo uhite wigendera, dusanga dugomba gukomeza kubaka. Habaho rero yuko nyine barangiza kwiga bakajya mu mirimo, mu kazi, abagiye mu gukora leta, abagiye mu gukora imirimo yabo. Kuboneka muri za gahunda zo muri yeruka biratugora. Nibwo habayeho kugisha inama itorero, ubuyobozi bw'itorero. Itorero ratubwira ati rero ntago byashoboka ko mwubahiriza gahunda za sepu nibakenera ngo ibabone, kandi hari n'ibindi bintu byo hanze mu kazi bibakenera ngo bibabone. Kuko buriya wiga, uri mu ishuri wiga, uri bujye ku ishuri nyine sepu iri bukubone kuko wagiye ku ishuri. Ariko niba warangije, niba sepu saa moya n'igice kugera saa 2 bafite amateraniro muri iyereka, kandi korali Jehovahjireh iri buririmbemo, ese wowe umuntu ukora muri ofisi wenda mu mujyi cyangwa se ukorera mu Bugesera, ese ya saa moya uraba wahageze uze ufatanye na korali kuririmba? Ibyo byatubereye challenge, biratugora. Hanyuma tugisha inama itorero na sepu, turavuga ati rero ntago byakunda. Noneho bamwe bakavuga ati okay, ni mugende abo bitashobokera, ariko abandi bishobokera bakiri no ku ntebe y'ishuri bakomeze hano muri gahunda za sepu. Ugasanga ya generation nyine igiye kure kuri genda ije muri ako kazi no mu biki byose, ariko hari ibintu isize bigiye kwangirika. Nibwo twicaye nka komite turahotereka dusaba itorero badufashe iyi korali Jehovahjireh nuko tumeze, umuririmbyi wumva ari capable yo gukomezanya nayo umurimo ayigumemo, hanyuma itorero ridufashe tugire ubuyobozi butureberera. Nibwo badufashe baravuga ngo korali Jehovahjireh ugende mubarizwe kuri paruwasi ya Gasave ADPR.
hari nko muri tumva ari muri 2014 2014 gutyo 2015 niho itorero ryavuze ngo tugende tumenywe na paruwasi ya Gasave, tujye turipotinga ibikorwa byose n'ibyo twifuza kugeraho byose turipotinge ku mushumba paruwasi ya Gasave, abadutumiye bamwandikire abasubize babiha umurongo mw'ubwo buryo. Ariko kubera ko hari abanyeshuri bagomba kugomeza biga muri yereka nabo, bavuga ko hagomba kuguma indi korali nanone ikaguma muri yereka ikora umurimo nk'uwo twakoraga muri yereka. Na n'uyu munsi barahari nabo bafashije bagumanye iryo zina ryitwa Jehovahjireh. Niyo mpamvu inshuro nyinshi uzasanga twebwe bakuru twitwa Jehovahjireh post sepien, hari n'indi korali yitwa Jehovahjireh noneho y'abanyeshuri iba hariya muri yereka. uwo mubasha guhuza gute se bo nabo of course baririmba indirimbo muririmba zanyu cyangwa se za mbere, kuko ndumva Jehovahjireh itaravuyeho muri yereka, ahubwo icyagiye ni generation niyo yagiye, ariko ibihangano ubwo birabarizwa kuri inde? Birabarizwa kuri Jehovahjireh iri hariya cyangwa ni generation yabitwaye yagiye irabitwara? Uyu munsi generation yarabitwaye, ariko ntabwo yemererana bariya bahariya yuko babikoresha. Twabahaye uburenganzira, twabwira tuti nta kibazo muzabikoresha, ariko nk'uko ubizi nawe mu makoraro yabamo hari ukuntu ugera gutyo ugasanga korali nayo ubwayo niba hari generation bitari kumwe nabo baravuga bati kuki twebwe tutakwicara natwe dukora indirimbo, twikora indirimbo zacu, kandi nabo barazikora ndetse nziza rwose barazikora. Ni korali ikomeye hariya muri yereka, ubona ko yagize ikirenge mu cyabakuru babo aribo twebwe icyo gihe tuvayo twaravuga tuti hari twaranabafashije, kuko tugiye kugenda twabasigiye nka piano twakoreshaga turayibaha, tujya gushaka indi, mbega turabubaka kugira ngo nabo be kuza nk'abantu bagiye gutangira mu ndi bushyashya. Bari basohora indirimbo ndumva barasohoye indirimbo za audio, ariko ntago barazi, ntago biratungana neza. Bakurikirana se ngo mubafashe uburyo bwo kubafasha gusohora izindi ndirimbo wenda mu buryo bw'amashusho, kuko mutubwiye ko mubazi ko bazi kuririmba cyane kandi bafite n'ahantu bageze uyu munsi, bafite indirimbo za audio, mubafasha iki? Mubakurikirana mu buhe buryo mwebwe nk'abantu bakuru generation yagiye? Iyo urebye usanga bya bindi nakubwiraga by'amakorali, usanga bafite autonomy yabo, nabo bafite umurongo, nabo bavuze bati reka natwe dukomeze kuzamura Jehovahjireh, twe kudepandinga kuri bakuru bacu. Rero twebwe imiryango irakinguye kuri Jehovahjireh y'abakuru yuko ubufasha bakenera twabafasha. Nk'ubu nk'iyo bateguye ibiterane bakatubwira, nibo bari priorite yo tugomba kujya kubafasha. Iyo bateguye ibiterane bakatubwira, turagenda tukabafasha, kandi twabaha uburenganzira indirimbo yacu baramutse bayiteguye muri playlist y'indirimbo bari buririmbe, nta kibazo bayiririmba, kuko nubu ni korali Jehovahjireh. Rero uyu munsi ntago navuga ngo wenda twakwiha initiative yo kuvuga ngo reka tugende twicarane nabo tubafashe. Ni abantu bafite autonomy, nabo bamaze kuba bari abantu bakuru bakeneye ubufasha, bakavuga ngo dukeneye korali Jehovahjireh bakuru bacu, nta kibazo twagenda tukabafasha, twagira inama. Igihari gusa uyu munsi nk'umuririmbyi uririmbamo, iyo ashoje muri yereka kuza muri korali Jehovahjireh nukunyerezaho nako kanya, arandika nyine nka formalite, arandika, ariko kuko tuba tuzi ko aririmba muri korali Jehovahjireh barumuna bacu, tukaba tuzi yuko afite ubuhamya bwiza, araza nyine akuzuza ibindi bisabwa bitandukanye n'umuntu ushobora kuba wenda yiga muri yereka akaza akandika atarigeze ajya muri korali, akaza akavuga ati ngenda ashaka kuza muri korali Jehovahjireh. Nawe turamufata, ariko biratandukanye n'uturutse muri Jehovahjireh iriyo yaririmbagamo. Ese akabazo k'amatsiko utarakomeza, umuntu utarize muri yereka cyangwa se utari kwiga muri yereka afite kuba yajoininga korali Jehovahjireh? Kugeza uyu munsi ntago bikunda, kuko korali Jehovahjireh iririmbwamo n'abantu bize muri kaminuza yigenga ya Kigali yereka, nibo gusa. Ariko
cyo nari ngiye kuvuga ndakiretse. Okay, nakivuga hari igihe ugeramo ugasanga hari umuntu ukeneye utazabona vuba mu bantu bize muri iyereka, ukeneye ako kanya, ukaba wamubwira akagufasha, akaza kugufasha. Niko wenda nagwa nk'urugero, dufite umucuranzi ucuranga gitari solo tumaranye igihe, buriya ntabwo yize muri iyereka, ariko kubera ko twari tumukeneye muri cya gihe nakubwiraga twari turimo kwiyubaka, twigeze kujya ku mudugudu asengeraho. Tuhageze yari inshuti yanjye tuziranye, ndavuga wajaje ukadufasha umurimo w'Imana. Araza turamwakira, nawe yarangije kwiga muri kaminuza ariko ntabwo yize muri iyereka. Kugeza uyu munsi rero ni umuririmbyi mwiza, umucuranzi mwiza, ukora umurimo w'Imana muri korali Jehovahjireh. Urumva nk'iyo taraye tuyibyaza umusaruro, kandi kugira ngo tuzayitegereze wenda umuntu uzaza avuye muri iyereka byari kuzadufata igihe kandi tuyikeneye vuba. Nako ngako nashaka kuvuga. Okay, reka tugaruke kuri uyu mupapa, hanyuma ikibazo ngiye kubabaza n'ubundi muri buze kugisubiza kimwe na Prince. Wageze muri Jehovahjireh ryari, kuri wowe yahinduye iki ku buzima bwawe? Urakoze cyane. Nageze muri korali Jehovahjireh muri 2011. Nkigeramo rero naragutse, mbonamo umuryango mugari. Urumva iyo uri mu ishuri ugenda amplis ugakora n'umurimo w'Imana mu bantu, urumva n'ubuzima bwa buri munsi akenshi muba muri kumwe. Nungukiyemo inshuti, mbonamo n'abavandimwe, kandi no mu buryo bw'umwuka nabwo ndakomeza ndakura, naho ndangirije nkomeza kubana na bagenzi banjye muri korali Jehovahjireh. Okay. Waranashatse, washatse uri muri Jehovahjireh, nibo baguhaye umugeni? Urakoze cyane. Urumva nayigiyemo ndi umusore nkiri mutoya ntarashaka, ngira umugisha w'Imana, igihe cyo gushaka kiragera, mpureramo n'uwo twaririmbanaga nawe igihe cyageze n'icyanjye cyageze, turahura dukora umuryango. Ndishima cyane rero ko urumva iyo ukora umurimo w'Imana kandi ukawukorana n'uwo mubana, nta mbogamizi na zimwe uhura nazo, ko akenshi muba muri kumwe, nubwo nyine bisaba imbaraga nyinshi, ko abantu babiri iyo muri gukorera umurimo ahantu hamwe bisaba imbaraga. Urumva amadepanse ariyongera, ariko tukabona n'Imana idushyigikira cyane ko turi hamwe. Wagerageza kuzana ibyiciro byose, 2008, 2011, 2000 na kangahe? Jehovahjireh natangiye gukorana nayo 2019, ariko ntaraba umuririmbyi birofisho. Hanyuma muri 2021 ndumva aribwo nanditse kujyamo. Nakiriwe birofisho hari manze 2022. Ubu ngiye kuva wabamenye rero unagezeyo 2019, urumva hashize hafi imyaka 4 igiye kuzura. Niki cyahindutse ku buzima bwawe mu buryo buri spirituel, mu buryo bufatika, mu buryo bwose hahindutse iki ku buzima bwawe? Urabona Jehovahjireh ni korali nk'uko Desire yabivuze, ni korali igizwe n'umubare munini w'abantu bakuru, abantu bubatse ingo, abagabo n'abagore. Rero nk'umuntu w'urubyiruko, anari cyo kintu kinini cyane cyatumye ngiye nshobora kuyinjiramo nkavuga reka njye kubana nayo. Numvaga hari byinshi shaka kwigira kuri korali, abantu bakuru bitandukanye n'ubuzima twabagamo bw'urubyiruko. Ikindi nk'uko babivuze kare, ngewe ndi umunyamakuru. Hari uburyo community ifata abanyamakuru, ugasanga rimwe na rimwe nyine bafashe Christian nk'umunyamakuru. Hari n'igihe rimwe na rimwe ugiye kwicara mu mwanya nk'umushumba rimwe na rimwe. Rero ugasanga hari ubwo umunyamakuru hari aho bashaka kugutereka community. Jehovahjireh icyo yamfashije, nagiyemo nka korali nanjye ngiyemo ngo imbere. Urumva hari uburyo abantu barimo baradufata, community yo hanze irimo iradufata kubera ko uri umunyamakuru, ariko ngeraho ndavuga ati okay, nibyo ni sawa, ariko reka nze njye muri korali nanjye njye kurerwa mu myitwarire, mu migendere yanjye njye ngira aho ngarukira bitewe
n'amabwiriza ya korali. So rero kimwe cyo mu bintu birimo ngenda mbigiraho ibintu byinshi, kumenya uburyo umuntu ashobora gutegura n'umuryango we, kuko abenshi usanga nyine ari buri kuganira nabo. Usanga nka Desire twicaranye cyangwa Ismael n'abandi batandukanye, nyine usanga ushobora kuganira n'icyo kiganiro ku buryo bigufasha kuba wategura umuryango mwiza nk'umuntu w'urubyiruko. Ikindi byamfashije mu kwitwara mu myitwarire yanjye, kuko buriya n'urugero hari inzira ntashobora kunyuramo kugeza kuri uyu munota. Mu gihe mbere ntarayijyamo, iyo nzira nashoboraga kuba nayijyamo ntihagire icyo bintwara, ntihagire icyo bimbangamiramo, ariko bitewe na discipline korali yacu igira, burigira ya discipline ikomeye imwe yo muri ADPR y'imbere ya yindi nyine. Ubundi ukeneye kubona umwadeperi original umubonera muri Jehovahjireh, bibi bigaragara by'inyuma bibi n'iki. So rero byamfashije kugendera muri umurongo mwiza w'umukristo mwiza wo mu itorero rya ADPR, ugendera muri doctrine nziza ya ADPR, kuko baragufasha bakanakugorora neza ku buryo wumva nyine uri mu murongo mwiza. So kugeza kuri ubu rero ibintu nagiye nyigiraho n'ibyo, kandi ndacyakomeje kwiga buri munsi. Urateganya kuhakura umugeni? Ismail yaramuhakuye, we byararangiye, wowe bimeze bite? Ntabwo ari itegeko. Ushobora no gusanga umugeni wanjye nyine ari ahandi, arimo ari ahandi, arimo ari aho ngaho nyine arategurwa neza kugira ngo rwihishwe. Ntabwo ari itegeko ko twese dushobora gukura abageni muri Jehovahjireh, ariko nta nubwo nyine cyaba ari ikibazo. Ushobora gusanga nyine hari ukundi kuntu byanagenda, ariko kugeza kuri ubu ntabwo tageti nyine ikomeye cyane, cyangwa inyungu numva yaba ikomeye cyane, ariko nakuramo umugeni. Inyungu ikomeye cyane numva nakuyemo nibyo nabakuyemo, n'uburyo numva nyine narangije gutekereza uwo nshobora kuzaba we, urugo rwanjye nshobora kuzubaka ejo, umugabo nshobora kuzavamo ejo hazaza. Ni umutungo ukomeye cyane nabakuyemo. Noneho ikijyanye no gusenga cyo murasenga rehorera ahubwo se ubundi niyo mpamvu ariko ndabona nta abantu buretse Ismail niwe wenda upfa ko wanza jya karuta amasengesho. Ntabwo karuta amasengesho, ahubwo wanakubwira ko yigeze kuba umwe mu bayobozi b'amasengesho muri korali Jehovahjireh. Urumva akiva kuri uyu mwanya urabona ko hari ukuntu ibintu byagiye biza. Oya, ahubwo uyu munsi aba ameze nk'umujyanama wa wundi yashinzwe uyu munsi. Aba agomba kuba hafi, akaba icyitegererezo cy'umuntu nyine ushinzwe amasengesho. Gusa nyine twari turi icyo gihe nk'uko twagiye tubivuga mu mateka, twari turi ahantu habi pe, no ku isura nyine ntabwo twari abantu bo kwifuzwa. Ariko uko twagiye dukora umurimo w'Imana, bya bindi Imana ivuga ngo tujye tuyikorera nayo izajya ikora ibyacu, twagiye tugira umusaruro. Nibyo nyine yakubwiraga Ismail. Urumva niba yaragize umugisha Imana ikanamushyingira muri korali bikaba byiza, nta kintu cyatuma n'ubundi no ku mubiri utareba umuntu ngo ubone ameze neza rwose. Yego, iyi ni imirimo y'Imana rero. Uvuga ngo numureba ntabwo ari uko akaruta amasengesho, ahubwo ni ya mirimo y'Imana. Uvuga ngo ahubwo ahita azamurira amaboko agashima, aravuga ati ibi Imana yari yarabimbwiye, ni amasezerano aba arimo gusohora, aba yicayemo. Ntabwo ari uko byari bimeze kera. Ni amashimwe. Ntabwo biba byoroshye mw'abantu mwe, uko nanjye mutambona kuri kamera ariko ntaribi buriya. So tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, nanabashimira ko twaganiriye, kandi twaganiriye neza by'umwihariko ku mateka ya Jehovahjireh. Abantu bibazaga ese Jehovahjireh yatangiye ite, yakuze gute, yaje kwiyomora muri SEP kajya gukorera umurimo w'Imana, none biri officiel muri ADPR gute. Nanone abantu barabimenye. Ariko dusoza ikiganiro cyacu, amakorali uyu munsi arimo kuzamuka cyangwa se ari kuvuka uyu munsi, ni ubuhe butumwa mwayagenera? Reka duhere kuri Ismail. Mwagenera ubuhe butumwa amakorali arimo kubyuka uyu munsi cyangwa se kuvuka uyu munsi, kugira ngo agere mu kigero byibura muri uyu munsi, ndetse azanakirenge agere ku zindi ntambwe? Mbere yuko wenda tugana ku musozo,
nagira ngo wenda mvuge gatoya ku byo korali hugiyemo muri iyi minsi. Nari kukibabaza kuko abantu benshi barambwiye bati korali Jehovahjireh uko yari imeze mu myaka yashize uyu munsi bisa nkaho byaragabanutse cyane nureba ku sinzi niba wenda ari amakorali yazamuye urwego menshi bigatuma wenda namwe muzamuka mukazamukana nayo, ariko Jehovahjireh muri no minsi ndi bukigarukeho, ariko muanze muhe tugendeye ku rugendo mwagenze inama mwagira andi makorali arimo kubyuka uyu munsi naye. Urakoze cyane Christian. Inama twagira amakorali ari kuvuka ubu ngubu, nimba bari kudukurikira harimo abarimo bavuka muri iyi minsi, bumvisha aho korali yahereye mu masengesho, kandi amasengesho niwo musingi wa byose. Ntibazamuke bumva ko bashaka guhita bazamuka ngo bagere kure cyane, nibabanze bafata ibihe byo gusenga kandi bumve n'icyo Imana ibabwiye. Nibamara gufata ibihe byo gusenga, korali izakura kuko harimo urugendo rurerure nk'ubwo twagiye tuvuga korali yanyuzemo. Habanza gusenga cyane, Desire ntago yabikomojeho, ariko korali Jehovahjireh hari igihe cyageze yanatumirwa nko mu bukwe, yo ikaba ariyo guseriva gusa. Bashinzwe serivisi kandi ari abaririmbyi, urumva ko na za protocol, urumva ko n'urugendo rurerure. Rero korali ziri kuvuka ubu ngubu navuga ngo zino kuvuka mu bihe bikomeye bisaba imbaraga nyinshi z'amasengesho, kuko igihe turimo kirakomeye, isi irimo irihuta cyane n'iterambere rikihuta, ariko nubwo riri kwihuta ntago basigara inyuma ngo bagendere muri analogue twahozemo, ariko ibyose tubishozwa no gusenga. Rero korali ziri kuvuka ubu ngubu zisenge cyane, zikorera Imana neza, bafite ibihe byo gusenga, Imana izabageza kure cyane, ko mu masengesho niho havamo imbaraga zose. Imana igenda ibahamwe amasezerano kandi ntibirare. Umusingi wa byose wo kugira ngo ugire aho ugera ni ugufata ibihe byo gusenga kandi ugakiranuka ukirinda ibyaha, niho ubasha kugera ku ntsinzi. Nibyo gusenga, kwihangana biri mu bintu bishobora gufasha abaririmbyi barimo kuzamuka kugera ku cyo bifuza. Prince, bakora iki amakorali ari hanze? Bamwe urabizi n'abapromotinga, bamwe bakora indirimbo imwe bagahita bayizana ku maradiyo bakavuga bati twatwitse, tumeze nabi cyane. So bakora iki ugendeye ku mateka wasanze muri Jehovahjireh nayo wumvisha amwe amenshi utaruzi? Buriya rero ikintu gikomeye ni kimwe, buriya amateka ya Jehovahjireh amenshi ni mashya, ni nk'utuntu nka duke ushobora gusanga ngiye ntazi, wenda nk'udutendo bagiye bahurira natwo kuri tere, wenda nk'izo tere wenda nk'utwo two guseriva, ariko ibyinshi 80% amateka ya korali mba nyazi, kuko kenshi ngiye nkunda kujya mu bintu nabanje kumenya neza no gusobanukirwa, kuko bimfasha kumenya aho twavuye. Kuko nagezemo nyine mba narangije kubo bimfasha kumenya aho twavuye, bikama no kwizera ko n'imbere nyine bishobora gukomeza bikagera ku rundi rwego. So ngarutse ku cyo warumbajije kijyanye n'amakorali, rero amakorali asabwa ibintu byinshi, ariko usanga rimwe na rimwe amakorali ahera kuri icyo ngicyo, yakora indirimbo imwe bakumva barayicuranze wenda kuri radio no kuri televiziyo, bahajya kuririmba wenda nko muri concert ahantu, ugasanga abantu bazi iyo ndirimbo yabo bakumva ko bagezeyo. Icyo si cyo, kubera ko ijambo ry'Imana riratubwira ngo mugende mu mahanga yose ubwiriza abantu ubutumwa bwiza, noneho abemera mu babatize. So rero iki gihe tugezemo noneho cyo ndimo ndavugiramo ngewe n'uyu munsi na Jehovahjireh ririmo Desire nuko yagiye akagaruka ariko ntagakozeho cyane. Ari kimwe mu bintu byagiye bifasha kora Jehovahjireh harimo gusenga nk'uko Ishmael yabivuze. Noneho ikindi gikomeye nk'inkingi ikomeye nariyo buriya twicare mu nge na Desire, ikintu bita ibintu bya social media. Yes, gufata ibintu mufite mukabihereza abantu biri mu kintu buriya korali Jehovahjireh inubaha cyane. Urumva twe dufite departement yabyo ibishinzwe, nta kandi kazi dukora uretse kuririmba, byiyongera no kuririmba munsi ku wundi. Bara dufite timu y'abagabo bagera nko muri 6-7 gutyo bashinzwe icyo kintu gusa cya media.
nta kantu n'izindi korali zikwiriye gutekereza, ariko ugasanga rimwe na rimwe muri korali nyine utuntu twose tuzingiye kuri perezida, niwe uri bumenye poromosiyo y'indirimbo n'urugire gute, ariko nkatwe muri korali yacu rwose iyi ndirimbo imaze gukorwa, imaze gusohoka neza, barayizana ikagera mu biganza bya timu ya media. Ubundi timu ya media ibizi ikigomba gukora ku bijyanye n'iyo ndirimbo, kuko niba dukoze indirimbo tukayijyana muri studio ntabwo ari yacu yo kwiyumvira gusa, tuyihaye abantu, niko kwa kugenda nyine ubwo butumwa bwiza mukabugeza ku bantu. Ubu ntabwo byatworohera kujya muri Amerika, ariko dukora indirimbo tukazihereza abantu bari muri Amerika. Ubwo butumwa bwiza abo bantu twabagezeho yabikubwiye. Iyo ugiye kuri YouTube yacu ukareba usanga hari umubare munini cyane w'abantu batera commentaire bavuye i Burundi. Muzazi wacu Burundi ryari bizagenda gutyo, ugasanga hari abantu bari Burayi bari hehe, usanga umuntu akoze nka commentaire asa n'uri gutanga ubuhamya, indirimbo yaranyubatse yaramfashije iyangenzeje gutya bigenda gutya. So rero amakorali hari icyo kintu kimwe kumva ko bakoze indirimbo imwe bakicara. Christian Jehovahjireh ifite album enye zose, album enye nushaka kuvuge wenda dufate tugereranyije indirimbo 40 ziri hanze. Izo ndirimbo 40 byibuze 30 abantu barazizi, sibyo Dezi? Abantu barazizi izo ndirimbo 30, tere yose twajya kuririmbiraho mu ndirimbo 30 mfashe 40 kuko turengeje indirimbo 40 zagiye hanze, wenda reka mfate indirimbo 30 zose abantu barazizi. Ariko kugeza no kuri uyu munota ntabwo turirara ngo twicare tukigira akaguru ku kandi tuvuge ngo twagezeyo. No, buri munsi turakora, buri gihe turavuga ati niki twakora kugira ngo aba bantu dukomeze tubagezeho ubutumwa bwiza. Nimba YouTube yacu maze kugira aba subscribers 130 turibaza ni gute dushobora gukomeza bakazamuka bakaba miliyoni, tukaba twize ko dufite iteraniro ry'abantu miliyoni turajye duhereza indirimbo, tukaba turishuwa ko zigeraho. Nimba dufite hari n'abushatsanga bafite na YouTube wenda ifite abantu 5,000 cyangwa 10, bugasanga barwaniye kujya baprodinga gusa, gushyira indirimbo kuri YouTube bakumva ko nyine birahagije. Ariko twe dufite abantu 130 na bingahe birenga, ariko iyo dusohoye indirimbo twirukanka muri media, mudufashe ngiye indirimbo muhereza abantu ubutumwa bwiza bubagereho. Ntabwo turagera ku rwego twirara ngo tuvuge ngo 150 ingahe bidukurikira birahagije nibyo turi buhereze indirimbo gusa. So korali rero kimwe mu bintu birimo, wenda mvuze ku ruhande rwa media no gutanga indirimbo zabo kuzigeza ku bantu, nibareke kwirara, kuko ubu ngubu nibwo buryo dufite turimo turakoresha mu ivugabutumwa cyane cyane mu bantu bose, kuko niho isi iri kureba. Abantu bose bafite za smartphone, nibwo barimo barakurikira ubutumwa bwiza bibereyeho. Ikindi kintu nkunda kubwira amakorali, buriya hari abantu dufite wenda mu gihugu cyacu no hanze badashobora gukandagira mu rusengero, atari uko ari abapagani, atari uko bananze kujya mu rusengero, ahubwo bitewe n'icyo bari cyo, n'amazina bafite cyangwa inshingano zindi bafite zitandukanye. Ugasanga umuntu wenda rimwe na rimwe ashobora kutinjira mu rusengero, ariko uyu muntu umuhereza ubutumwa binyuze muri uko gukora izo ndirimbo, mukazereza amaradiyo n'amateleviziyo. Korali iragenda bifasha korali gutera imbere mu ivugabutumwa ryabo rya buri munsi. Sinzi niba nkigusubije nk'uko wagishaka. Nibyo, ubwo ni inama barazumvishe ku buntu. Dutanze inama ku buntu, uburyo bazishyura ibyaye byose bazishyura gukorera Imana, kubishyira mu bikorwa bakorera Imana, kuko twese nta wundi dukorera Kristo, kuko niyo mpamvu turi hano ku isi. Dusoza Desire, muhugiye mukise Jehovahjireh abantu, nubwo ntago nyine uko mwashayiningaga mbere, reka dukoresha ukuri hano, uko mwashayiningaga mbere za 2014 kuzamuka, ntabwo wenda ari ku munsi ibintu bimeze bite, muhugiye kuki, muri gukora iki muri rusange? Korali Jehovahjireh wenda mpereye kuri ko Prince yari arimo kuvuga, nanjye hari inama numva nahama abaririmbyi cyangwa se amakorali muri rusange. Ubundi burya niba gukomera amashyi, ubundi umukristo nyayo, hari umugabo wigeze twigisha tubwira ati korali nimusohoka mukajya ahantu mukaririmba ibitangaza bigakoreka, mukabona mbega mwavuyeyo,
ibitangaza bikoretse bitanuka, mbega mukabona ko umuriro watse, kumwe bavuga bano ab'iki gihe ngo batwitse, mukabona kuko intego yagezweho. nimutaha mugeze mu rugo, ujye mugenda mufata amasengesho y'iminsi nk'ibiri, musenga muvuge ngo Mana ntaba ari twe. Ibyo nibyo nshaka kubwira abaririmbyi badukurikiye, ni ukuvuga ngo niba wumva ko hari aho wageze, niba wateguye igiterane ugategura konseri ukayikora kabisa ukabona ibaye successful, ugeze ku cyo washakaga gukora, nutaha nugera mu rugo za comment zizaba nyinshi, bazakwandikira message congratulation, mwatunejeje, byabaye byiza, n'aba contre success nabo ntibabura nabo bavuga ngo wapi mwatubihirije, ariko mwebwe ubwanyu mukurikije uko mwateguye aba bafite satani. Yes, baba bafite satani nabo ntibabura, kuko na satani burya uko dutegura nabo bari mategura. Si babwiye Yesu ngo ngaho niba uri umwana w'Imana ihanure hano. Yego, nuko rero nibyo ndimo kugira inama abaririmbyi, korari nimuzajya mubona ikintu mwateguye gukora mukigezeho gikozwe neza, nyuma yacyo mujye mufata iminsi nk'ibiri musenge muvuge ngo Mana ntaba ari twe. Iryo nibanga bazabigerageze barebe, nibanga bakwiye kubakiraho, bakavuga ngo ibi bintu nubwo twabiteguye dusenga tubwira Imana, none turahavuye, Imana iradufashije. Ubwo idufashije rero, reka natwe tugende tujye mu masengesho ngo Mana ntaba ari twe. Ikibazo rero dufite uyu munsi ku makorari ni ukuri bamuganira muri bya bintu byo gutwika, binjiranye na wa mwuka wa performance, kuvuga ngo ngenda hari mwene data Ismail yavuze ngo hari inkingi yo gusenga no kwirinda ibyaha, niyo yubaka. Niba uri muri gospel mu kwamamaza ubutumwa bwiza, gendera muri izo nkingi, usenge kandi wirinde n'ibyaha. Ariko uyu munsi korari iragira gutya, ugasanga nta mubateri bafite uvuza ingoma, bakajya gufata wa wundi, reka ne kubivuga mu buryo butomoye, ariko bakajya gufata wa wundi udafite imbuto nk'izo nyine umuririmbyi muri korari za gikristo, kuko afite impano. Ku impano zo n'abapagani barazigira, ariko kuko afite impano baramuzana nyine aze akore. Rero azabafasha bakore ya performance bemeze, nyine bavuga ngo twemeje. Ariko dukwiye no kubaho muri wa mwuka wo kuvuga ngo reka dusenge ariko tunirinde n'ibyaha. Niwirinda ibyaha ugasenga, Imana izagushyigikira, ugendere kuri ryabanga nabwira yo kuvuga ngo niba ndangije igikorwa runaka, reka mpite ngenda mbwira Imana ngo Mana nubwo biriya byabaye ntaba ari twe. Muribuka Gideon ajyana na zangabo 300, bo bakagenda bakavuga ngo ni kubw'inkota, kubw'Uwiteka na Gideon. Nyine baravuze ngo ntaba ari twe, ariko kubw'Uwiteka, ingabo z'Uwiteka zanesheje, ntabwo ari twebwe. Nicyo dukwiye gukora rero nk'abaririmbyi, tugakora ibyo bintu, tukirinda uyu mwuka wadutse wa performance wo kwemeza abantu ngo twabemeje. Ibyo bintu baririmbyi banyumva rwose mubireke, tuyoboke inzira y'amasengesho, twirinde ibyaha, dukore umurimo w'Imana, kuko nitwihimbaza tuzaba twamaze kwibonera ingororano nyine zabyo. Ariko dufite aho dusiganirwa kugera. Ese ubutumwa turimo kubwira abantu barimo kuza, baje bakurikiye ya masengesho dusenga na kwa kwirinda ibyaha, cyangwa baje muri wa mwuka wa performance? Ugera aho ugasanga korari irimo irinjiza n'abantu n'ukuri badakwiriye kuza mu murimo, ariko kubera yuko ngo namubonye hariya ngo acuranga, cyangwa namubonye hariya atera indirimbo. Hari ikintu nigeze gutekereza mu mishize nsanga nicyo, wari uzi ko izi ndirimbo za korari Jehovahjireh, zino za korari Jehovahjireh wazihereza orchestre ikazikubita terike uko zimeze, bakazicuranga neza, bakaziririmba neza, nta kibazo. Abaze ndeba indirimbo za Ziyana uburyo bazicuranga, kandi nkabona turafashwa cyane nko ku munsi wa Pentecote, nyine narafashije cyane, ukabona ni ibintu nyine biri so primitive ariko bifasha. Yes. Ibyabo nyine bivuga ngo ziriya message rero ziri muri iriya ndirimbo, ziri muri izi ndirimbo turirimba, uzifasha ukaziha n'abandi bantu batari abarokore bakijijwe, bakora iyo muzike ya secular, bazikubita ndetse bakanazivuza hari na neza kuturenza nziza rwose, bakazirimba iriya message gatambuka. Twebwe rero nk'abantu bakijijwe amakorari dukora muri gospel, ziriya ndirimbo na buriya butumwa
biherekezwa n'umwuka wera, ariko byaturutse mu ko tuba twazisengeye, twasengeye iryo vugabutumwa, twirinze ibyaha, Imana ikabiherekeza, ukabyumva ukumva ngo numvise ya ndirimbo y'abaririmbyi, ukumva irimo iragufasha. Hari umumama umwe wigeze kurwara, arwara mu bitaro, yaje gupfa. Yumva hari indirimbo muri we ari mu bitaro, yumva muri we hajemo indirimbo ya korali Jehovahjireh yitwa Gumamo. Ari mu bitaro aririmba, aza kubwira abantu ati umunsi nzaba napfuye, korali Jehovahjireh izaze ku kiriyo, muzabansabire baze bamperekeze. Kubera iyo ndirimbo yarayumvishe ngo iramushorogotora, koko niba uri muri Yesu neza Gumamo. Ari mu bitaro yararembye. Rero urumva ntabwo ari ibyo akuye muri orchestre, ahubwo hari umwuka waherekeje ya ndirimbo, kandi ijya gukora umurimo. Uwo umwuka wera ajya gukora umurimo muri wa muntu wibereye ku gisasiro ku masaha ye ya nyuma agiye gutabaruka. Ya ndirimbo ikoramo umurimo, arayumva, aravuga ngo niba uri muri Yesu neza Gumamo. Abibwira abantu bari aho ngaho mu bitaro bamurwaje, aravuga ati indirimbo irimo kumfasha, ndimo gufashwa n'indirimbo yitwa ngo Gumamo, niba uri muri Yesu Gumamo. Arimo aragenda, ariko urumva arimo aratanga na message no mu bantu bamukikije aho ngaho, niba uri muri Yesu Gumamo. Nubwo ngiye kwigendera, ariko wowe uri aho ugihari, niba uri muri Yesu Gumamo. Rero niyo nama nabwiraga abaririmbyi, message bategura baha abantu, bazirindishe gusenga no kwirinda ibyaha, ubundi bakora ibyo gukiranuka. Kandi nakunganira kuri Desire kw'ibyo yaravuze, ubundi tugomba kuvuga ubutumwa butabera inkomyi abandi, ko nta kuntu waba ugiye ku ruhimbi, ugiye kuririmba mu ivugabutumwa, ugafata abantu baje kugucurangira baraye mu kabari ukabajyana kuri stage. Wa muntu ubitewe biratuma na bya bindi mugiye kuririmba ntago bahita babarebera mu isura yuko mugiye kuririmba mwese, ahubwo bareta bareba wa wundi uri inyuma. Niyo mpamvu mu gusenga n'izo mpano z'uwo muntu mushaka zishobora kuzamo, ariko mukihangana mugategereza kugira ngo ibyo mugiye kubwiriza abantu hatagira babikomeretsa cyangwa batangire kubikritika, kuko umwuka wera yikorera ibye. Nkuko twabihereho kare twavuga ngo abantu banaririmba batacuranze cyangwa batacurangiwe n'abantu bose, umwuka akikorera, abantu bagafashwa n'abantu bagakizwa kubera umwuka wo gusenga. Desire, tugana ku musozo, se korali hugiye muki muri no minsi, murateganyiriza icyo abantu babakunda, hanyuma tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu tunabashimira. Korali Jehovahjireh muri iyi minsi nyine ntabwo abantu barimo kwibona cyane. Dufite ibintu turimo gutegurira abakunzi bacu, ni ibintu biba bisaba ko tubyitondera, tugakora umurimo w'Imana, ariko kandi nanone tutiyibagiwe natwe ubwacu. Tuba tugomba natwe kwiyubaka kugira ngo nibura ikintu dutanga kibe gifite imbaraga. Hari umuntu umwe yigeze kutubwira ngo kera umuntu yarazaga ku gasozi agakubita ingoma, yakubita ingoma abantu bagahurura baje kureba umuntu uvuza akagoma, agahita ahera agasoma ijambo ry'Imana akababwiriza. None uyu munsi ntago waza nk'inyarugenge ngo kubita akagoma. Bisaba rero ko ugira ibindi bintu utegura. Turi muri tekinoloji iri avance, turi muri ibi bintu bya media iri avance nk'uko Prince yabivuze. Uyu munsi ntago nzi ko wavuga ngo ugiye gutegura ronshi, ngo muri ronshi ubwira abantu ngo ndagurisha CD, ndagurisha flash. Ni ibintu byasigaye. Uyu munsi wa none rero korali Jehovahjireh turimo kubaka icyo kintu cya media nk'uko Prince yabikubwiye. Ntabwo ariko ari korali yose yaguruka ngo yicyubake ngo wenda bari icyo kihugije. Turimo nacyo kiri mu bintu turimo kubaka kugira ngo tugire platform zikora neza, ku buryo umuntu wese wajya ukenera nayo makuru ya korali Jehovahjireh ajya yabona, wakenera izo ndirimbo azibone. Uyu munsi turimo kubyubaka kandi birakunda. Icyo korali rero ihugiyemo muri rusange gituma wenda muri iyi minsi ndakunze kuboneka cyane, dufite igiterane turimo gutegura mu kwezi kwa 8 muri uyu mwaka. Twajyaga dutegura ibiterane ari twe tubyiteguriye, ariko tuza guhura na bwa butumire nagiye nkubwira bwagiye bugorana kubujera. Ndaguha urugero nk'ubu ngubu ubuzi turi mu kwezi kwa 5 dusoza, turimo gusoza ukwezi kwa 5. Uzi ko turimo kwakira ubutumire bw'umwaka utaha
tugejeje mu kwa kabiri k'umwaka utaha invitation zidutumira zaho zaje uvuga ngo nk'ubu umuntu ushobora kudutumira kugeza mu kwa 12 k'uyu mwaka ntabwo ashobora kutubona kuko hose harapangiye, hari aho twemereye tuzajya henshi cyane. Rero kugira ngo ugire ikintu ubasha guha abantu gifatika bisaba ko nawe ugitegura neza. Turimo turategura nk'ubu ngubu turimo turubaka timu ya music, timu ya sound, kuko uyu munsi niba cyagiye twaragendaga dufite utubafure tubiri nkacomeka iminota 15 nkaba ndangije na piano nkaba ndangije kwinstara. Uyu munsi ahantu hose dusohokeye nshimira na timu ya sound muri korali Jehovahjireh, ahantu hose turi bujye sound team irarigiyeyo ikararayo ikora settings ku buryo twihaye intego yuko abaririmbyi bazajya bahagera. Niba ari kuwa gatandatu ari iminsi 2 twe tugenda kuwa gatanu, niba ari ku cyumweru gusa twebwe tugenda kuwa gatandatu. Iyo sound team irarigezeyo igera mu masaa 6 z'ijoro saa 7 bagahita bacana amatara bagakora settings ku buryo korali ihagera bukeye nko mu masaa 5 cyangwa se ari ku cyumweru mu gitondo bagasanga ibintu byose check sound yarangiye bahita bajya kuri microphone baririmba. Rero ibyo bintu nubwo turimo kubikora turimo kubaka n'ubundi bushobozi bwo gushaka ibindi byuma byiyongeraho, kuko ibyo dufite ntago bihagije, turimo gushaka ibindi byongeraho. Bisaba ko rero tugira team iri strong ya sound ku buryo ntajya mfite umuntu umwe ukora kuri mixeri. Turimo kubaka nibura abantu 10 bagomba kuba bari muri iyo sound team azi gukoresha mixeri, ku buryo ngiyewe naba wenda ntahari nkaba nzi ngo Prince niba ari tubana muri team arahari nta kibazo ari buze gukora. Turimo kubyubaka rero, ni ibintu bidusaba ubushobozi, bidusaba ama training, tugaha training aba sound makers bo muri korali bacu. Burya biroroha kuruta uko naza gushaka undi muntu wahandi, wa undi wahanze azaza wenda angire cost anyaka muhembe, kandi wenda niba yibonekera kahandi hantu simubone. Ariko nimpa training abaririmbyi, icyambere umuririmbyi wo muri korali Jehovahjireh tumwigisha ko mbere y'icyo yaba ari cyo, mbere yo kuba umucuranzi, mbere yo kuba umutoza, mbere yo kuba umuyobozi, mbere yo kubiki, urabanza ukaba uri umuririmbyi ukagendera ku mabwiriza nk'ay'abandi baririmbyi. Buriya ntabwo umucuranzi wakoze ikosa twebwe turamuhana tukaba twamubuza tuti uyu munsi ntabwo uri buririmbe niba ari igihano cyo kutaririmba. Rero mbere y'uko ibyo abasha kubyakira twabanje kuremamo abaririmbyi ikintu cyitwa ngo mbere yo ko mba umucuranzi ngewe ndi umuririmbyi. Birafasha rero ngewe kuba na traininga umuririmbyi kujya kuri mixeri akamenya kuyikoresha neza kuruta uko nazana undi muntu hanze utaniyumvamo korali kuko afite izindi nyungu we aje akurikiye. Turimo gutraininga, turimo kubaka timu ya music nayo kugira ngo tugere ku rundi rwego. Ntabwo mu by'ukuri nayo yari mbi, ariko nibura nanone turimo gukora ibishoboka byose ngo na timu ya music nayo izamuke igere ku rwego kabisa twumva rushimishije. Ni ibintu birimo kudukostinga cyane, bidutwara umwanya, bikadutwara n'amafaranga, ariko kugira ngo tugere bagage igaragara ku buryo uzavuga ati iriya bariya abacuranzi bakora Jehovahjireh baracuranze ni ukuri pe bafite ikintu baduhaye mu gucuranga. Sibo gusa no mu baririmbyi ubabadirija barahagurutse barimo gukora, no mu baririmbyi barimo gutraininga abaririmbyi ku mpande zose ku buryo tuzavuga tuti nibura ubundi tugira kwa kundi ugira korali ukavuga uti hari bene kuririmba, ukavuga uti wenda babandi 10 bafata mikrofone barazi ko ari ufata mikoro. Ubu rero singiye kuvugira dirija wa korali, ariko gahunda afite ndayizi, tuba turi kumwe cyane kuko urumva muri sound tuba turi kumwe tugirana inama, muri media tuba turi kumwe mubaza ntise ibi mbitambutse cyangwa mbireke ibigurcyo, tuba turi kumwe kenshi. Afite gahunda yuko nibura ashobora kuba afite nka timu nkenye z'abantu 12. Uyu munsi bashobora kuvuga 12 bararirimbye ku ndirimbo, bigiyeho haje indi timu nshya 12 muri konseri, abandi 12 nabo baraje bagiye kuri mikrofone. Ni ibintu rero bidusaba kubiha umwanya, kandi n'abaririmbyi barabyumva ko bagwiye gukora. Turakora uburyo bugoye, ariko tukabigeraho.
rero hamwe n'ibyo niyo myiteguro turimo yo kuzamura ubwo bushobozi n'ubwo buryo turimo gutegura igiterane mu kwezi kwa munani. Ni igiterane gitandukanye n'ibindi biterane tujya dukora. Ku biterane tujya dukora inshuro nyinshi tuba twatumiwe n'itorero, amatorero akadutumira tukajya kubafasha mu biterane. Igiterane dufite rero mu kwezi kwa munani uyu mwaka ni igiterane cyateguwe na korali Jehovahjireh. Ni korali Jehovahjireh y'ubwayo yakiteguriye, expenses zose zizakigendaho cyangwa se dépenses zose zizagendaho muri icyo giterane ni korali Jehovahjireh, byose bizabazwa. Ni igiterane turimo gutegurana n'ururembo rwa Muhoza mu majyaruguru, turimo gutegurana ubuyobozi bw'itorero, ururembo rw'umujyi wa Kigali ruradushyigikiye, itorero riradushyigikiye ryacu. muzagikorera he? Tuzagikorera i Musanze. Tuzagikorera i Musanze kugeza uyu munsi hatagize igihinduka. Tuzakorera muri stade Ubworoherane, niyo igiterane kizabera. Icyo giterane turimo kugitunganya neza mu minsi iri imbere muri departement yacu no Prince. Muzajya mwumva twatangiye gutanga amajingo, kandi namwe turabizera muri abafatanyabikorwa tuzadufatanya kugira ngo abantu bakimenye. Urumva ni igiterane cyateguwe na korali Jehovahjireh. Ntabwo tuzaba tugiye kuririmba gusa, ahubwo harimo n'indi mirimo tuzakora ijyanye no gufasha abantu batishoboye. Ibyo ni ibintu twateguye. Tuzakorana n'ubuyobozi bwite bwa leta, bagasibura nk'ahantu bakatubwira bati niba ari icyo mwatekereje muze mudufashirize aba bantu. Gufasha hari uburyo buri financial, uburyo wenda bw'ibikorwa wenda ukagenda ukajya kurera nk'umuntu wenda ukamushyira imyenda, ariko buriya sosiyete nyarwanda ikeneye no kwigishwa. Hari ahantu ugera ugasanga nk'umuntu wa mugani afite ibiryo byose, ariko ugasanga afite nk'umwana urwaye bwaki. Bitewe n'iki? Wenda ntazi gutegura indyo yuzuye. Ibiryo arabifite ariko ntazi gutegura indyo yuzuye. Mu bintu rero tuzakora muri icyo giterane harimo n'inyigisho zizategurwa na korali. Muri korali dufitemo abantu kame mu bize kaminuza bafite skills bo kuba bagenda. Dufitemo abantu bakora mu bigo by'ubuzima kwa muganga, ashobora gutegura akavuga ati reka njye kwigisha bano bantu ukuntu bategura indyo nziza. Bega ni bimwe muri ibyo ngibyo wenda nkubwiye dukoreshe na bwa bwenge twize mu ishuri, atari Bibiliya gusa n'ijambo ry'Imana. No bwa bwenge twize mu ishuri tubusangize abantu bari hasi, bigire nabo icyo bibubaka mu buzima busanzwe. Rero icyo giterane turagitegura mu kwezi kwa munani. Tuzakorana amakorali tuzakorana nayo, twatangiye kuyabwira, ntago bikiri ibanga. Twatangiye no gukora amajingo. Ntago ntekereza ko muri iki cyumweru dushobora kuba twasohoye nka jingo ya mbere itangira guteguza abantu. Icyo giterane rero kizabera hari Musanze muri uko kwezi kwa munani. Namwe turabatumiye. Okay, so reka tugane ku musozo. Ndatekereza ko uyu munsi twamenyaga Jehovahjireh, ariko ubutaha wenda tuzaba tunahari Musanze tunakurikirane turebe. Mufitemo abantu b'abahanga, ubutaha tuzakiganiraho nuko iminota yatujyanye, ariko mufitemo abantu b'abahanga ariko bakwiye gukoresha ubwenge bafite, ibyo bafite bize mu ishuri, kugira ngo babisangize n'abantu bagire. Mufitemo abaganga, hari n'abaganga tuziranye b'inshuti zanjye baba muri Jehovahjireh. Mufitemo abize ibindi bintu bitandukanye bishobora gufasha, bize business, bize marketing. Harya wewe wize iki? Arabize ibintu bijyanye na project management, ibintu bigendanye psychologist baba psychologist cyane. Kandi iyi si turimo kwinjiramo nyine n'iri terambere rigenda riza, abo bantu baba bakenewe mu buzima, akaba yaza akakuganiriza, akakugira inama, ugatera imbere, ukareka kuba umuzigo kuri leta n'itorero. Yego mufitemo abantu benshi kandi n'icyo kintu mwatekereje nibyo kujya gukorera igiterane hari, ariko mujyanwe n'ibyo bintu byose kugira ngo mubibashyiremo. Ni byiza cyane. Mwe kubashyira ubutumwa bwiza gusa, mubashyire n'amafaranga n'uburyo bakwiteza imbere. Nibyo. Reka tusoze, tubashimire ko mwabanye natwe, ariko mwese muragira ijambo musorezaho, yaba ari ugushimira abadukurikiranye,
ndetse munagira n'ijambo mubwire abadukurikiye muri rusange. Reka duhere kuri Ismail. Urakoze cyane Christian, turashimira abantu bose badukurikiye n'abazadukurikira, bazajya bagenda babyumva banabireba, kandi tunabifuriza ko nk'uko twabivuze muri ubu buzima turimo turifuza iterambere cyane cyane mu buryo bw'umwuka, bakomeze gukunda Imana, bakunde gusenga ko bazagera ku cyo Imana yabasezeranije. Desire, dusoza icyo wabwira abantu? Icyo nabwira abantu, turashimira abantu badukurikiye. Platform zakora Jehovahjireh ziba ziri active, zirakora cyane, ibindi byose bashobora kubibona bakajya babibonaho. Ariko dusoza kino kiganiro, hari abantu bakomeye ngomba gushimira mu izina rya komite yakora Jehovahjireh. Abaririmbyi bo turahorana buri munsi, kandi ibikorwa ni ibyabo, turabifatanya. Ariko tugira abantu bitwa abaterankunga bakora Jehovahjireh, bibumbiye mu izina, ni abantu badufata amaboko umunsi ku wundi, bajya banatubwira bati ko nta kintu mutubwira ngo tubafashe muri iyi minsi. Mbega ni abantu badutera inkunga, badusengera, bakaduha amafaranga yo gukora umurimo w'Imana, bakadutera inkunga mu buryo bwinshi, bakanaduherekeza muri iryo mvugabutumwa aho tugenda hose tuba turi kumwe nabo. Reka rero mbashimire, nshimire komite yabo, bafite komite ibayobora, irangajwe imbere na Umurerwa Donavine, niwe presidente wabo. Nukuri bakora ibintu binyura kora Jehovahjireh, badutera inkunga mu buryo bwose bushoboka, kandi amaproje yose duteguye, iyo dukoze plan d'action ya buri mwaka turayiwe presenter, tukabwira tuti muri uyu mwaka tuzakora ibi n'ibi, bakagenda bakabigira ibyabo, bakadushyigikira, amaboko yabo turayabona aho turi hose, tuba turi kumwe nabo. Mbega iyo hashize nk'ukwezi tutababwiye gahunda, bahita bo batubaza ati muhugiye mu biki. Rero nabo ndagira ngo mbashimire inkoramutima zakora Jehovahjireh, badutera ingabo mu bitugu mu bikorwa byo kudushyigikira mu buryo bw'amafaranga, kandi kuri bo abo bantu n'abandi imiryango irakinguye, abantu bose bo mu madini atandukanye. Reka tujye tureka bwa buryarya buvuga ngo ndagukunda, ugasanga abantu bavuga ngo yewe ngo kora Jehovahjireh ndayikunda. Urwo rukundo rero ngwino rugaragaze, uruzane, uze dufatikanye guteza umurimo w'Imana imbere. Uze muri kora Jehovahjireh, uze muri aba baterankunga bakora Jehovahjireh, ubakontakte, nanjye wankontakta nkaguhuza nabo, mugakora umurimo w'Imana, atari kuvuga ngo uradukunda gusa ngo birangirire aho ngaho. Rero abari badukurikiye nabo, Imana ibaha umugisha. Kora Jehovahjireh turi sociable, nabonye ko twazanye n'umuntu ushinzwe sociale. Umuntu wese wumva akeneye amakuru akora Jehovahjireh, bayijyamo gute, babafasha gute, bakora umurimo w'Imana gute, ni ibintu byoroshye rwose. Twebwe turi flexible, umuntu wese wajya akenera amakuru kuri kora Jehovahjireh yajya yabona mu buryo bwihuse. Ukeneye gutera n'inkunga kora Jehovahjireh, nabyo hari inzira bicamo zoroshye rwose, wajya udukontakta tukakuyobora. Murakoze. Prince, tugusorezaho ubwo uratubwira na rezo sosiyo mukoresha, yaba kuri Facebook, yaba kuri Twitter, yaba kuri Instagram, yaba kuri TikTok, yaba kuri ubwo uratubwira mu byo mukoresha nyine, cyangwa se naho bashobora gusanga indirimbo. Hari za YouTube, hari za Spotify, hari za iTunes, hari imbuga zitandukanye abantu bashobora no kubasanga muri rusange. Uko mushinzwe media. Urakoze Christian. Turi mu mwanya gutanga message ya mbere no gushimira abantu badahwema kubana natwe umunsi ku wundi, kubera ko kugira ngo tumenye ko turimo turakora, nuko tuba turi kubona abantu bari kumwe natwe, bafatanya natwe, tugenda twakira ubutumwa bwabo bwinshi butubwira ko nyine ibintu dukora ari icyo bibamarira. So rero Imana ibahereza umugisha, kandi Imana ibagirire neza. Akandi ndi buvuge gatandukanye n'akantu uri kubabwira ngo nta umuntu utarize muri Yerike ngo ntabwo yemerewe kuba muri Jehovahjireh. Nje mbona byemerewe muri ubu buryo. Ni ukuvuga ngo Jehovahjireh hari, ushobora kubona Jehovahjireh ukabona barabaririmba, ariko dufite n'abandi ba Jehovahjireh arabo Desire avuze b'inkoramutima.
kandi bari abantu iyo urebye uburyo bakora mba mbona ari nka Jehovahjireh, kuko kuri tere baba bari kumwe natwe. Hari indirimbo tugira yitwa Amateka, uzababona bambaye bari muri uniform yabo bonyine, ku buryo n'abantu benshi bagiye babaza sura muntu asigaye muri Jehovahjireh bafite uniform yabo ibaranga nk'abantu b'inkoramutima za Jehovahjireh, ku buryo no muri groupe yabo babamo bahabwa amatangazo umunsi ku wundi nk'abaririmbyi n'ubundi bakora Jehovahjireh. Urumva ko uwo muntu n'ubundi aba ari Jehovahjireh kandi utarize muri Yerika, utari umwadeperi, uvuye mu itorero rya ryo ryose, araza akaba inkoramutima ya korari, kandi mu by'ukuri abasa naho ari umuririmbyi. Kandi kugira ngo witwe Jehovahjireh si uko nyine twakubona kuri mikrofone uri kuririmba gusa, burya niyo ufashe amaboko Jehovahjireh nabwo uba uri Jehovahjireh, uba uri n'umuririmbyi. So rero ako ngako nagiraga ngo abantu batagenda bumva ko umuntu utarize muri Yerika ngo adakwiye kuba Jehovahjireh. Oya, waba Jehovahjireh ariko muri ubwo buryo tuvuze bw'inkoramutima za korali Jehovahjireh, kandi nk'uko bivuze bakora umunsi ku wundi bafite ibikorwa nyine bigendana n'ibya korali, gahunda zose zijyanye na korali baba zifite nyine, amatangazo barayafite, bafite komite ikora neza umunsi ku wundi, ku buryo umuntu uri muri ntuza uri mu nkoramutima n'ubundi bameze nk'aho ari Jehovahjireh. Yego, ako ni kamwe. Akanyuma njya gusorezaho imbuga nkoranyambaga dukoresha nyinshi zitandukanye, yaba za YouTube, Spotify n'ahandi hose wavuze. Umuntu ashobora kujyaho akabona indirimbo zacu, ngo ni mu buryo bw'indirimbo. Ushobora kujya kuri Instagram, ushobora gukoresha Facebook, ushobora gukoresha Twitter, ushobora gukoresha TikTok. Aho hose ujyaho ukandika Jehovahjireh Choir uhita uyibona. Na website turayigira, tugira na website /Jehovahjirehchoir.rw cyangwa se /rw. Turayigira, urumva ibyo byose turabikora. Tugira bisubiremo ku murongo. YouTube turayigira, tugira Twitter, tugira Instagram, tugira Facebook, tugira TikTok, tukagira na website ya korali. Ibyo byose urandika Jehovahjireh Choir. Uretse website nyine shyiramo za /Jehovahjirehchoir.rw, ubundi ukadukurikira umunsi ku wundi. Umuntu ushaka kuza kumufatanya ibikorwa wacu waca kuri izo, utabonye na nimero, ubwo ndavuga wenda nk'abantu baba hanze, hari ubwo imugora wenda kuba yabona nka nimero yo muri korali, uca kuri izo platform zose, aho wakwandika hose ziba zikora umunsi ku wundi. Uciye kuri Instagram, uciye kuri Facebook na TikTok, ugiye no kuka video ugasaba ukavuga ati ngiye nimero yanjye ni munyohereze mwaba Jehovahjireh bandi, turakubona. Yewe na YouTube nubwo hashobora kuza ari commentaire 1000 zije ku ndirimbo, uje ufite ikibazo uri murabaza, tuba duhari kugira ngo nyine ya timu ya departement ya media kugira ngo ikurikirane bantu bose icyo bifuza kuri korali. Iyo ukeneye nyine kugira ngo uze muri twebwe muri aba Jehovahjireh tuvuze, nubwo wakwandika muri commentaire y'indirimbo cyangwa ikindi kintu cyose cyatambutse kuri channel ya korali, tuba duhari kugira ngo nusizo nimero ya gose kugira ngo tugufashe. Usizo nimero akavuga ati nanjye nifuza kuba mu nkoramutima, duhita dufata nimero yawe tukayohereza muri ya komite y'inkoramutima, ubundi bakaganira nawe, byose bakakuganiriza, ubundi ukagenda ukagana abandi. So ndumva nta umuntu wese wadukenera aho yaba ari hose, twebwe turaboneka. Reka rero ndabashimiye cyane ko twabanye muri kiganiro. Twari turi kumwe na Jehovahjireh, njye nitwa Christian Ishema. Ariko mbere yo gusoza, ndashimira mwe mwese mwadukurikiye, kandi niba ushaka ko hari n'abandi tuzaganira, ubandike munsi muri comment kugira ngo tuzabagushakire. Ni episode ndende cyane tuzakora yo kuganiriza amakuru atandukanye, cyane cyane abangaba mwamenye. Ibyo byose hari n'inama batanga barimo kuvuka uyu munsi kugira ngo bazatera ikirenge mu cyabo cyangwa se barenzeho. Tugana ku musozo, saba Desire kugira ngo asengere abantu badukurikiye ndetse asengere no gutandukana, ubundi dusoze ikiganiro cyacu. Reka dusenge. Mana yacu nziza, turagushimiye kubw'iki kiganiro dukoranye n'aba bene data n'abari badukurikiye. Mwami Mana yacu, dutangira twagusabye ngo udufashe kigende neza, dutahanye umunezero kuko cyagenze neza. Inama twagiye dutanga tubwira abari badukurikiye
zizagira umumaro, kandi natwe ubwacu nka korali Jehovahjireh ibyo duhugiyeho, ibyo duteganya gukora, umwuka wera akomeza abe hafi yacu, natwe ubwacu tuzajya dukomeza kugerageza gukora uko imbaraga zacu zingana nk'uko ijambo ryawe rivuga, ariko ikintu gikuru twifuza ni uko umwuka wera yabana natwe akadushyigikira akadukomeza. Ukomeze kubana natwe, aba bene data batwakiriye nabo tubasabiye umugisha, nabo ni abafatanyabikorwa beza kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze kugera hirya no hino ku isi, nabo ubashyigikire mu byo bategura no kuzafatikanya n'abandi batumirwa bazatumira muri iyi platform bateguye. Turagushimye rero kuko wabanye natwe tugiye gutandukana, ugendane natwe, ukomeze kuturindira mu buntu bwawe, imbaraga z'umwuka wera zibane natwe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Ndashimira mwese mwakurikiye ikiganiro kuri gospel yacu, nakagaruka mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao.